hanyuma rero nari nabivuze ko uyu munsi tugiye kwirebaho natwe nk'itangazamakuru nta mpaka zihari, ntabwo ari impaka abantu bajya. Itangazamakuru ryagize uruhare rutaziguye mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, haba mu gutambutsa cyangwa se mu gukwirakwiza ingengabitekerezo yari ishingiye ku nzangano. Ibintu byaciye mu bitangazamakuru, yaba ibyandika ndetse n'ibitangazamakuru byakoreshaga amajwi n'amashusho. Ejo nahoze mbona abanyamakuru bagenzi banjye bindi bitangazamakuru barimo bagaragaza ubutumwa bwajyaga butambuka, abanyamakuru bogeza ugira ngo ni ibikorwa by'imyidagaduro abantu barimo. Ubwo turaza kureba itangazamakuru ryari rimeze rite mu icyo gihe, ryakoraga rite, hanyuma kandi ubwo mu gihe cya jenoside itangazamakuru ryitwaye rite. Ese byarashoboka ko ibitangazamakuru byitandukanya na leta yakoraga jenoside, yateguye jenoside ikayishyira mu bikorwa, byarashobokaga? Ubwo turaza kureba, ndetse n'umusanzu w'itangazamakuru, umusanzu wacu nk'abanyamakuru mu kubaka u Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Umusanzu wacu ni uwe. Ese turatanga umusanzu wa nyawo, umusanzu ukwiriye? Nagira ngo tuze gutangirira muri Media High Council kwa bwana Peacemaker Mbungiramihigo, ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uru rwego w'inama y'igihugu y'itangazamakuru, ariko nanone yabaye umunyamakuru igihe kitari gito, itangazamakuru arizi. Nagira ngo ase n'udufungurira iki kiganiro abanza twereke umwuka wari mu itangazamakuru ryo mu Rwanda mbere ya jenoside yakorewe abatutsi, ubwo ko za repubulika zagiye zisimburana. Nagira ngo aze guhera aho ngaho, hanyuma turaza kugenda tunakomoza no ku ruhare nyirizina rw'itangazamakuru mu gihe cya jenoside. Ndabona yamaze kugera kuri telefone bwana Peacemaker, reka tumwakire. Peacemaker, mwaramutse neza? Mwaramutse. Tuguhaye ikaze ku meza yacu y'ubusesenguzi. Murakoze cyane. Hanyuma ndabizi neza ko wari udukurikiye, wumvise ingingo y'umunsi nk'uko twabiguteguje, ndetse n'inshoza nabaye nk'ukoraho gatoya ngaragaza uburyo itangazamakuru ryitwaye. Navuze ko nta mpaka zihari zo kugibwa. Itangazamakuru ryagize uruhare rutaziguye muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Hanyuma nagira ngo nk'umuntu wabaye mu ibyo bihe, wabaye mu itangazamakuru, uyu munsi uri mu nzego zaryo z'ubuyobozi, nagira ngo ubanze uduhe ishusho y'uko itangazamakuru ryari rimeze, ibitekerezo byari mu itangazamakuru, cyane ko icyo gihe iri rya murandasi wenda ritariho, hari iryandika ndetse n'ikoresha amajwi ndetse n'amashusho. Itangazamakuru mu ibyo bihe bya mbere ya jenoside, nagira ngo ubanze use n'uridushushanyiriza, hanyuma ibindi turagenda dukomeza uko twigira imbere. Murakoze cyane kuduha uru rubuga, bonera umwanya wo kwifatanya n'abanyarwanda kunamira abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, fata mu mugongo abanyarwanda bose, by'umwihariko dufata mu mugongo nanone abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Twibuke twiyubaka. Nk'uko wari ubivuze, itangazamakuru ryagize uruhare rukomeye cyane mu marorerwa muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Bamwe mu banyamakuru baba ibikoresho bya leta mbi yateguye umugambi mubisha, ikarimbura igice cy'abanyarwanda bazira gusa ko bavutse bari mu bwoko bw'abatutsi. Nk'uko mumaze kubimenyera, tubigarukaho buri mwaka kugira ngo abanyarwanda dusobanukirwe neza uruhare itangazamakuru ryagize muri jenoside, tuboneraho n'umwanya wo gushima ubutwari bwagaragaye ku banyamakuru. Bamwe bitandukanyije n'ikibi, bitandukanya n'amacakubiri, bitandukanya n'urwango, barwana urugamba rukomeye rwo kurwanya ubutegetsi bwaranzwe n'amacakubiri. Akaba ari n'umwanya nanone wo kubunamira kandi dufata mu mugongo imiryango yabo, imiryango y'abanyamakuru bazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994.
bikunda kugarukwaho kenshi dutanga ingero z'ibitangazamakuru byagize uruhare rukomeye cyane muri jenoside. Mbere yaho gatoya mu mateka biragarukwaho, mugenzi wanjye umutumirwa Innocent ashobora no kuza kubigarukaho kuko yakoze ubushakashatsi butandukanye. Ivangura, amacakubiri, ikwiza ry'inzangano byatangiye mbere muri Repubulika ya mbere ku bwa Kayibanda, ishimangirwa n'ubutegetsi bwakurikiyeho bwa Habyarimana, bikwizwa mu bitangazamakuru bitandukanye kugeza ubwo inkotanyi zatangiraga urugamba ku itariki ya 2 Ukwakira mu 1990 zigamije kubohora u Rwanda, rigamije guharanira uburenganzira bw'abanyarwanda bari barahejejwe ishyanga. Ari nabwo nk'uko mubyibuka mu Kuboza mu 1990 Kangura yashinzwe. Murabyibuka yuko yashinzwe iyoborwa n'uwitwa Ngeze Hasani, ubutegetsi bwa Habyarimana bishyizeho kugira ngo buhangane, burusheho gukora urugamba rw'itangazamakuru runashishikariza, ariko navuga urwo rugamba rushishikariza abanyarwanda kumva ko abateye u Rwanda ko ari abanzi b'igihugu kandi atari byo. Murabyibuka mu nyandiko yasohotse muri iki kinyamakuru Kangura abantu benshi tugarukaho, y'amategeko 10 y'abahutu. Murabyibuka ukuntu abasomye icyo gitangazamakuru ukuntu cyakanguriraga ubwoko bw'abahutu kwikiza ubwoko bw'abatutsi. Icyo ni kimwe mu bitugaragariza nk'ingero mbi ziduha amasomo nk'itangazamakuru ry'iki gihe, kurwanya amacakubiri, kuba umusemburo w'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda no gushyigikira urugendo abanyarwanda twatangiye rwo kurwanya amacakubiri ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside yabaye mu Rwanda. Ndagaruka nanone ku rugero rwa radiyo Rutwitsi muzi, radiyo RTRM, nayo yashinzwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana, iza guhabwa n'imbaraga cyane mu gihe radiyo Rwanda yari imaze gushyirwa mu maboko y'ubuyobozi bw'ishyaka rya MDR. Murabyibuka mu mateka y'uko ubutegetsi bwa Habyarimana bwashyizweho igitutu kugira ngo bufungure urubuga rw'ibitekerezo bya politiki, hashyirwaho amashyaka menshi. Noneho mu kumvikana kw'abari bagize nyine politiki y'iki gihe, ubuyobozi bw'itangazamakuru, icyo gihe twari dufite radiyo Rwanda, tukagira ikinyamakuru cyandika Imvaho Nshya, tukagira na televiziyo y'u Rwanda yashinzwe mu mwaka wa 1991 irangira, bushyirwa rero mu maboko ya MDR. Birumvikana ko ubutegetsi bwa Habyarimana butishimiye, birumvikana ko itangazamakuru ryabwo rijya mu maboko y'ishyaka batavuga rumwe. Nibwo rero bashyiragaho radiyo rero RTRM, ku ikubitiro iyoborwa na Nahimana Ferdinand, wari nawe wayoboraga Orinfor. Noneho bamwe mu bakozi banakoreraga kuri radiyo Rwanda barimo Serugendo Joseph wari ukuriye tekinike za radiyo, ajya gukora kuri RTRM, n'abandi benshi muzi, Bagahigi Gaspari n'abandi. Iyo rero yagize uruhare rukomeye cyane mu gushishikariza abanyarwanda jenoside, gushyira mu bikorwa umugambi mubisha wari wateguye kuva kera, noneho ugatangira gushyirwa mu bikorwa mu buryo bukomeye nyuma y'uko indege Habyarimana irashwe ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 nk'uko mubyuka 1994. Mu magambo make navuga ibyo, turagenda tugaruke
kuri icyo kibazo ku buryo burambuye. Hanyuma wenda mbere gato yuko tugaruka hano muri studio Peacemaker, nagira ngo nk'abadukurikiye bumva ko byagezeho radiyo y'igihugu ikajya mu biganza by'ishyaka ritavugana n'ubutegetsi, hari ushobora kuba atumva impamvu yabyo? Impamvu yabyo ni uko mu masezerano yabaye mu gihe cy'igabanywa ry'ubutegetsi ku bwa Habyarimana ashyiraho yemera nyine politiki y'amashyaka menshi. Murabyibuka ko hari amashyaka atandukanye harimo MDR, PL na PSD, nyuma yaho hakaza ishyaka ry'ivangura rya CDR. Icyo gihe habayeho ubwumvikane bwo gusangira, niko nabyita, ubutegetsi n'urubuga rwo kuyobora igihugu muri icyo gihe. Ariko ibyo byose nubwo byabaye, ntabwo byavanyeho amacakubiri, ntibyavanyeho gukomeza umugambi leta ya Habyarimana yarateguye, kuko nk'uko mubyibuka amashyaka yari ahanganye n'ubutegetsi bwa Habyarimana yakomeje kurwana intambara, ariko aza gucikamo ibice. Murabyibuka mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, iryari MDR riza kuba MDR Power, iryari PSD hazamo Power, PL Power. Biza rero kuzamo ibibazo bikomeye cyane nk'uko yenda tuza kubigarukaho. Ibyo rero byose biza kuba icyuho ubutegetsi bwa Habyarimana bwashingiyeho, kubera ko amashyaka yitwaga ko ahanganye n'ubutegetsi bubi bwa Habyarimana nayo abaye abamushyigikira. Biba cyuho rero gikomeye cyafashije ubutegetsi bwa Habyarimana n'abari bamushyigikiye gukomeza umugambi bari bateguye wa Jenoside. Ngaruke nanone ngaruka ko bamwe mu banyamakuru b'ibinyamakuru byigenga, kuko twari dufite n'ibinyamakuru byigenga, ku ruhande rumwe rwari urw'abanyamakuru nk'uko nabigarutseho, twunamira abazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 bari abanyamakuru, ariko nanone tunamagana ubugwari ndetse n'abanyamakuru bakoraga ibinyamakuru byigenga bafashije ubutegetsi bwa Habyarimana, ibinyamakuru byinshi bitandukanye, mu gutegura iyo Jenoside, mu kurembera ingengabitekerezo yayo, ndetse no mu gushishikariza inzangano mu nyandiko bandikaga mu binyamakuru byigenga byari biriho. Reka tube tukuretse tugaruke hano, turongera tukugaruke mu kanya. Murakoze cyane. Ubu ngubu rero twumvaga Peacemaker Mungiramihigo, umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'itangazamakuru Media High Council, ngira ngo abaye nk'utunyuriramo mu mateka y'uruhare rw'itangazamakuru mu gihe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ariko abaye nk'ugaragaza ko urwo ruhare ruhera mu gihe cy'amashyaka menshi kuva muri za 90 kwigiza inyuma. Inosa, uri umunyamateka, nagira ngo ubanze umuntu asubiye inyuma gato ya muri za Repubulika ko zagiye zisimburana ya mbere ya kabiri, itangazamakuru muri icyo gihe ryari rihagaze rite kugira ngo rigere ku rwego rwo gukoresha amagambo yeruye cyangwa se yatuye urwango muri za 91 nk'uko Peacemaker amaze kubitwereka? Iyo myaka yigiye imbere, ubwo kuva kuri 90 gusubiza imbere, itangazamakuru ryo mu Rwanda ryari rimeze rite vis-a-vis umwuka wari mu gihugu wa politiki yo kuba urwangano hagati y'abahutu n'abatutsi? Murakoze cyane. Reka duhere wenda kwivuka ry'itangazamakuru, cyitwa itangazamakuru mu Rwanda, kuko nitugera mu myaka ya za 90 noneho turaza kubona ivuka ry'uruvunganzoka rw'ibinyamakuru mu Rwanda. Ariko itangazamakuru ryatangiye kuvuka mu Rwanda ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu 1922, nibwo itegeko ryemerera itangazamakuru gukorera mu Rwanda. Hashize rero imyaka 10 nta kinyamakuru kiravuka, kuko kinyamateka niyo yavutse mbere, yavutse mu 1933.
kuva icyo gihe rero kinyamateka ivutse muri 1933 kugera muri za 1957 ubwo umwuka w'amacakubiri wari ushyushye yasaga nk'aho ikora yonyine, ndetse yabaga ikwirakwiza inyandiko z'ubukoroni igaragaza abaturage uko bakora ikitwaga akazi, uko baharura imihanda, igaragaza abatware baba bitwaye neza kurusha abandi bitwara nabi, noneho hagacaho na bimwe wenda mu matangazo cyangwa ibiganiro bya Kiliziya Gatolika naho byahagarariraga. Ariko guhera muri za 56, 57, 58 kubera umwe mu baparimehutu bakomeye Kayibanda waje no kuba president, yabaye umuyobozi wa kiriya kinyamakuru. Mu kwiyamamaza kwe rero no gukwirakwiza amatwara ingengabitekerezo ya giparimehutu, kinyamateka rwose yari mushyigikiye cyane. Nibwo yagaragazaga ko abatutsi atari abantu bo kwizerwa. Kinyamateka cyari kinyamateka nyine cya parimehutu. Hanyuma ishyaka rya Porosoma naryo ryari rifite ikinyamakuru cyaryo cyitaga Ijwi rya Rubanda Rugufi. Hakabaho n'ikinyamakuru ko bongeragaho rugufi. Rubanda Rugufi, buriya abantu mbere yuko baza kubita rubanda nyamwinshi muri za 59 bavugaga Rubanda Rugufi. Bashaka kumvikanisha ko Rubanda Rugufi ari abahutu, niko Gitera wundi yabitaga. Hanyuma muri za 90 rero bazabita rubanda nyamwinshi, bamaje kubona ko wenda muri Rubanda Rugufi unuretse ko bishubije ubutegetsi bwo cyari Rubanda Rugufi, ubwo babaye rubanda nyamwinshi, wenda niyo mpamvu babihinduye. Noneho habayeho n'ikindi kinyamakuru cyitwaga Soma cyari cya Munyangaju ku giti cye, kikaba cyaravukiye hari Cyangugu. Iki nacyo cyakwirakwizaga ingengabitekerezo y'amacakubiri ihamagarira abahutu kwica abatutsi, kuko nko muri 56, 57 cyasohoye inyandiko cyise ngo ukwihorera gushize kera kubyara ububwa. Ni ukuvuga ngo guceceka bimaze igihe kirekire, ducecetse ntitugire icyo tuvuga ku birimo ku karengane abahutu dufitiwe dukorerwa n'abatutsi, byazageraho bikabyara ububwa. Haje kuza Porosoma yakoze n'ikindi kinyamakuru cyitwaga Temps Nouveau d'Afrique. Iki kinyamakuru wenda tutarakomeza uwo Munyangaju ari umuturage usanzwe cyangwa yari afite ikintu ashinzwe muri iri. Munyangaju nawe yari vice president mu ishyaka rya Porosoma, ariko parimehutu nimara kuvuka bazatangira kuyoboka kuko babibonaga ari ryo shyaka rivutse rifite imbaraga. Ubushize ntago nabonye umwanya wo kubisobanura, ariko tubyibuke neza, umwami w'u Rwanda yatanze ku itariki 25 z'ukwezi kwa 7 muri 59. Icyo gihe ishyaka rya Inari ryari ryaravutse kandi rifite imbaraga mu gihugu hose, kuko nk'uko Nduwayezu yabivuze, nta barebare nta bagufi nta n'ubwoko, iri shyaka ryahuzaga abanyarwanda bose kugira ngo politike yo kwaka ubukoroni umuzungu idacikamo ibice. Babonaga rero gushingira uriya mugabo Logiste waje kuba Résident Spécial, aravuga ngo twege nk'abakoroni twari twabanje gutekereza ku ishyaka ryashyigikira ubukoroni, ngo dutekereza ku ryahuza abahutu n'abatutsi, dutekereza ku ishyaka rya Raderi. Niyo mpamvu abantu baryitaga Nkundabera, Mpemuke, Ndamuke, ibintu nk'ibyo. Ariko baje gusanga Raderi idafite imbaraga, baravuga ngo reka dukore noneho irihamagara abahutu bose. Ariko iri shyaka se tuzarikora umwami akiriho bishoboke? Reka tumaze dukura umwami mu nzira. Umwami abamaze kumukura mu nzira, barakubwira ngo igihe cyo kumutabariza hariya Imwima byabaye amakimbirane maremare, kuko bumvaga bo bamaze kwica Rudahigwa, bumvaga ubwami mu Rwanda burangiye. Ngo abaturage bazanye akavuyo, baravuga ngo turashaka umwami, ngo biza kurangira nta mahitamo dufite, twemera ko umwami ajyaho, ngo ariko dusigara dutekereza strategy zose zazamubuza gukorera muri uru Rwanda. Niyo mpamvu ku itariki 20 z'ukwezi kwa 6 bamushutse ngo afite invitation yo kujya gusura yo kujya kwitabira independence ya Kongo, aragenda agezeyo bamubuza kongera kugaruka mu gihugu. Ako karagaciyemo. Ibinyamakuru rero muri za 58, 59 byinjiye mu mwuka wo guhamagarira abahutu kwica abatutsi, cyane cyane kinyamateka. Bigeze mu myaka muri 60 cyangwa 61, ntago nabonye neza itariki y'ukuri igihe Imvaho nshya yavukiye, ariko Imvaho yavutse muri icyo gihe, nayo yavutse mbere ya Radio Rwanda buriya, kuko Radio Rwanda yo yavutse muri 63.
imvaho nshya yari imvaho icyo gihe imvaho cyitwaga imvaho yabaye imvaho nshya nyuma ya jenoside. Imvaho rero yavutse nayo iri mu murongo wo gukwirakwiza ibitekerezo ngo by'ubwigenge mu banyarwanda. Hanyuma imvaho ikunganirwa n'icyitwa la relève nayo byavukiye rimwe. Hanyuma muri 67 havutse ikindi kinyamakuru cyitwa Dialogue. Iki kikaba ari icy'abantu basirimutse, ariko kinyamateka umurongo wayo nicyo cyari kinyamakuru cyari kwibere gishyikiwe n'abihaye Imana, gishyikiwe n'ubutegetsi bwari buriho. Nusoma bivuga ngo abihaye Imana cyangwa se Kiliziya Gatolika n'ubutegetsi bwari buriho n'ubundi babonaga ibintu kimwe mu bijyanye n'umurongo wo gutsikamira cyangwa se wo gukwirakwiza urwango no kwanga Abatutsi. Yego rwose. Ku buryo nka kinyamateka yasohotse muri 67 yasobanuraga inyenzi uwo ari we. Inyenzi ni muntu cy'ubundi, inyenzi ni umututsi, ariko umututsi ushyigikiye ko bene wabo bagaruka kuza guhirika ubutegetsi mu Rwanda. Umututsi uraradasinziriye ashishikajwe no kugira ngo ubutegetsi bwa Repubulika bugire amahoro. Urumva yari iri mu murongo umwe n'ubutegetsi bwari buriho. Gusa bigeze mu myaka za 69 70 kubera Kayibanda politike yo gutangira kwirukana abazungu, ababirigi, abacuruzi bakomeye batangiye kumukeka amababa, batangira gukeka ko ashobora kuba agiye kuba umukomuniste. Noneho imbaraga ze kinyamateka itangira kumukuraho amaboko, ku buryo kwandika gutuntu dusanzwe ntabwo yinjiraga mu bintu bya politike. Bakubwira ko ari muri urwo rwego amahanga yari yarangije gukuraho amaboko Kayibanda, ahubwo barimo kwinjirira Habyarimana kugira ngo ari umukorera kudeta, kuko ntabwo byatinze, byamaze imyaka nk'itatu. Hanyuma kinyamateka Repubulika yakabiri imaze kujyaho, kinyamateka yakomeje kwandika ku ivuga neza ubutegetsi, ariko ibintu byaje guhinduka muri 80 guhera mu kwezi kwa 4 ubwo umugabo witwa Silvio Sindambiwe yari arangije kwiga mu ishuri ry'itangazamakuru irire mu Bufaransa, ubwo yazaga kuyobora kinyamateka. Kinyamateka rero yatangiye kunenga ubutegetsi bwa Habyarimana. Hari nk'utuntu yandikaga ngo bazumva ryari, mu tuntu yasohoraga tumeze nka twa katuni, bazumva ryari, agaragaza ibintu bitagenda neza mu gihugu, ndetse akagaragaza ngo se ibi bintu ubundi byakosorwa bite. Hanyuma Sindambiwe yakoraga n'izindi nyandiko, hari nk'iyo yanditse avuga ngo kuramya umubyeyi ni ukumuroha, kuko murabizi mu myaka za 80 hari ikintu cyitwaga animation. Buri kagari kuva ku rwego rw'akagari kwitwaga serire, abaturage, urubyiruko, buri mugoroba narajyaga mbibona iwacu turi abana, bakaba bafite ahantu bajya bahurira, bakajya kubyina, bakajya guhimba indirimbo za muvoma no kubyina umubyeyi Habyarimana. Ndetse no mu bigo bya leta habaga hamarushanwa ku itariki ya 5 Nyakanga, bakiyereka bagakora animation biyibutse igihe yakoreye kudeta, habaga ari umunsi mukuru ukomeye, noneho ikigo mu bigo bya leta kibaye cya mbere kigahembwa. Ibi rero yaravuze ngo kuramya umubyeyi ni ukumuroha, yararimo yamagana nyine iyi animation zakorwaga n'abaturage birwa bamusingiza. Hanyuma byatumye rero ubutegetsi bwa Habyarimana bumwikoma, ndetse butangira kumuhiga no kumushakisha, kumwataka. Noneho muri uku yatakamba Kiliziya Gatolika ntigire ikintu ibikoraho. Noneho biza kurangira muri 85 yeguye, ava ku buyobozi bwa kinyamateka. Amaze kuva ku buyobozi bwa kinyamateka rero yasimbuwe n'uwitwaga Innocent Gasabwoya. Uyu Innocent Gasabwoya rero amaze kujya ku buyobozi bwa kinyamateka yahinduye imvugo, agaruka kwandika iby'abaturage badashaka, ahubwo atangira kwandika ashyigikiye ubuyobozi. Kandi abaturage bari bamaze kuryoherwa muri iyo myaka ine hafi 5 yari ishize, bari bamaze kuryoherwa n'ibintu ubuyobozi, bari bamaze kuryoherwa n'ikinyamakuru kibereka amakosa ubuyobozi bukora. Wenda muri bikeya umuntu yagerageza kuvuga nka kinyamateka yandikaga. Urebye nka kinyamateka yasohotse muri 83 mu kwezi kwa 3 yaravugaga ati komite nyobozi yongeye kwemeza kwiringaniza ry'uturere n'amoko ari imwe mu migambi y'ingenzi Repubulika ya kabiri igomba kubakiraho. Nyamara hari abantu bamwe bavuga ko politiki y'iringaniza atari ngombwa, ko ahubwo icyagirira igihugu akamaro
ari ugukurikiza ubushobozi bwa buri muntu ari mu gutanga amashuri cyangwa akazi. Hanyuma iyo nyandiko uwayanditse yamuguye amahoro, wasaga n'uvuguruza nyine politike y'igihugu. Nyine nibyo nakubwiraga, bakomeje kumuhiga no kumushaka no kumugera, kuko yatangiye kuzana agatima ko kwitandukanya na leta, ibyo leta yakoraga. Hari n'ahandi yongeye kwandika avuga ngo nshingiye ko abana b'abahanga bose bagomba kwiga aho bari hose, iringaniza rikavaho. Igituma nifatanije n'abashaka ko rivaho ni uko ridakoreshwa icyo ryashyiriweho. Ikindi kandi rigiye kuzatuma n'abakomeye basubiranamo nka bya bindi byo muri 65 kugera muri 68 ari byo byabanjirije iya 5 Nyakanga, agaragaza ko ari byo byatumye ubutegetsi buhirima. Hari n'ahandi yanditse ngo mbona iringaniza ari igitekerezo abantu bamaze kubona ingorane gitera. Abantu uko ibintu bivugwa siko bikorwa. Uko iringaniza rikorwa mu mashuri, mu kazi, bisigaye bigayitse kandi binabangamiye amahoro n'ubumwe bw'Abanyarwanda. Iringaniza rishimangira amacakubiri, rikagenda rica igihugu mo ibice. Iringaniza rikwiye kuvaho kuko nta shingiro nyakuri rifite. Ari iringaniza amoko, ari iringaniza akarere, nta tandukaniro na busa bifite. Iringaniza rifitiye akamaro abakize bashaka kugabana ibintu bikeya igihugu gifite. Iringaniza rikwiye kuvaho kuko riraduteranya, ricamo igihugu uduce. Ntirishobora gukorwa kandi nta shingiro rifite. Ibi ni ibyanditswe hagati ya 80 na 85. Uriya rero Gasabwoya Innocent agiyeho yagarutse kongera gushyigikira leta, kuza ibi byiringaniza yagarutse muri wa murongo wa leta. Noneho bituma abaturage banga kukigura iki kinyamakuru, baracyanga. Ibintu bihera muri stoke, abaturage baranyotewe, bakeneye kumenya amakuru y'ibirimo kubera hejuru mu buyobozi, bakeneye kumenya amakuru yahimbara igihugu gifite imbaraga nkeya. Noneho muri 87 nibwo umugabo witwaga Rwabukumba Vincent ariwe bitaga waje kwihimba Ravi, we akaba yaranakomokaga Gitarama. Abantu batangira kuvuga ngo ubwo atangiye gufata ikinyamakuru kigiye kunenga urukiga kubera ko ari umunyenduga. Ariko noneho we atangira kugaruka muri wa murongo, muri cya cyuho kinyamateka yasize. Atangira kwereka abantu ibi bya bindi by'amakosa ari mu buyobozi. Kandi twibutse neza ko guhera muri 86 igihugu cyari cyatangiye kugira ibibazo by'ubukungu. Kawa yagurishwaga hanze niyo yari yinjirizaga igihugu amafaranga 75 kurira by'amafaranga. Turabyibuka turabana, hari na ka publicité kajyaga kanyura ngo itera uburyohe ikawa mu Rwanda isasirwa cyane igafumbirwa neza maze igatanga umusaruro ikawa mu Rwanda, ku buryo twabaga tutarafata urugendo ngo tujye ku ishuri. Umwe yahamagaraga undi ku gasozi hakurya kugira ngo ikawa yagezemo twakerewe. Icyo gihe ikawa rwose yari ifashe ubukungu bw'u Rwanda cyane. Ariko 86 ikibazo kiravutse, ikawa iraguye. 75 kujana by'amafaranga yinjiraga mu gihugu arabuze. Hasigaye icyayi na za gasegereti nazo zitangiye kugwa. Bigeze 87 FPR irashinzwe, barimo kubwira leta yari hari biti twe turashaka ubwige, turashaka gutaha, byakwanga tukazaza turwana. 88 mu Rwanda hateye uruzuba rwiswe ruringaniza, ku buryo bavuga ko rwishe abaturage barenga 300 mu gihugu, abarenga 6,000 bahungira muri Tanzania. Ibibazo byose ubutegetsi bwari buriho ntabwo bwifuzaga ko bubimenya. Nyamara Rwabukumba Ravi, Rwabukwisi Ravi agiye kubikubita hasi. Muri kwa kubikubita hasi rero nibwo yashinze ikinyamakuru. Ni Rwabukwisi, ntabwo ari Rwabukumba Vincent wiyitaga Ravi. Ashinze muri 87 ashinze ikinyamakuru cyitwa Kanguka. Ikinyamakuru cya Kanguka nkuko nabivuze mbere kije kuziba cya cyuho Padiri Silvio Sindambiwe yasize. Atangiye kwandika agaragaza ibibazo byose igihugu gifite. Atangiye kwandika agaragaza anenga politike z'igihugu. Aba banyakazu rero ngo baricaye baratekereza, basanga hakwiye kujyaho ikindi kinyamakuru kigomba kuvuguruza
ibyo kanguka irimo yandika ariko hagati aho mu mwaka wa 1988 Kiliziya Gatolika nayo yabonye ko gushyigikira umurongo wa leta birimo kuyiteza igihombo mu byo yandika, ndetse n'abaturage barimo kuyibona nk'aho ifite aho ibogamiye kandi itakagombye kubogama. Nayo mu mwaka wa 1988 bavanaho uriya mugabo Innocent Gasabwoya bamusimbuza Padiri Sibomana. Padiri Sibomana rero amaze gusimbura uyu mugabo Innocent Gasabwoya, yariko yamusimbuye n'ubundi kanguka yaramaje kwinjira mu banyarwanda, ariyo basigaye bakunda, kinyamateka batakifitiye ikizere. Kuko hari abanyarwanda ubwo bari bamaze kugira ku rwego rw'ubuheza nguni bashaka ibinyamakuru gisembura mu marangamutima yabo ageza ngo cyane cyane abajijutse babona akarengane abana barimo urubyiruko rurimo gukorerwa mu kwimwa amashuri. Nagira ngo nkubwire ko aribwo hatangiye gushingwa Association des parents pour l'éducation de amashuri y'ababyeyi, kuko ababyeyi bararebaga bakavuga bati se abana bacu bazabura amashuri kugera ryari, bakishyira hamwe bagashinga amashuri. Ibi nabyo Rwabukwisi yabyandikagaho. Hanyuma muri 1988 nako kikimara kuvuka gitangiye gukundwa, ni ibintu yagendaga agafotoza akimprima agakubitamo imikwege akagurisha, abantu barabirwanira. Kaje guhakwa nawe yari mu bantu bashyigikiye yuko nibura abantu bamenya amakuru, noneho atangiye kugishyigikira bigitangira kuba ikinyamakuru cyiza gisohoka neza gifite isuku. Hagati aho ngaho kaje guhakwa yari umucuruzi, aza gushyira station ku Gisenyi. Amaje gushyira station ku Gisenyi rero umugabo witwa Ngeze Hasani niho yaje kumumenyera. Ngeze Hasani turaza kureba aho ubundi yari mu ntoki, amuha akazi ku Gisenyi, ko kujya mucururiza muri kabutike kari kuri station. Yaba yatembereye ku Gisenyi yagiye kureba business yuko ihagaze, Ngeze akamuganiriza akamubwira ibyo abasirikare bo kwa Habyarimana bakora ku Gisenyi, aho baguze imitungo bigwijeho, ibintu nk'ibyo. Yumva ni umuntu w'umugabo ushobora gutara amakuru, none amugira uhagarariye kanguka ku Gisenyi. Akajya yandika akora za reportage nziza cyane, noneho bituma n'ukuntu abantu bakunda Kanguka birushaho kugenda byiyongera. Ubwo rero kinyamateka nayo igarutse kuyoborwa na Sibomana ntabwo yari ikiryoshye. Nyine Kanguka yakomeje kugerageza, abantu barayikunda. Nibwo rero abanyakazu batangiye babona Kanguka itangiye kujegeza igihugu, irimo gukubita ibintu byinshi hanze. Baravuga bati rero dukwiriye gutekereza ikindi kinyamakuru gishobora kugira gute, gishobora kuvuguruza biriya Kanguka yandika. Iyi nama yatumijwe n'umugore wa Habyarimana, niko umwanditsi Jean Pierre Chrétien avuga. Umuntu wayitanzemo ibitekerezo bikomeye ni Ferdinand Nahimana. Hanyuma mu bandi bari barimo harimo Bariyetona Colonel Nsengiyumva Natori, harimo Serafin Rwabukumba, umusaza w'umugore wa Habyarimana, n'abandi banyakazu bakomeye. Baricaye rero bamara umwanya batekereza ngo iki kinyamakuru turacyita nde, turacyita gute. Abaye nde yabaye umuntu. Baza guhuriza ko bagomba kucyita Kangura. Kangura na Kanguka. Umuturage wo hasi ntago azajya harya nira cyangwa nika bajijisha abaturage. Barangije baravuga ngo ariko Kangura nibyo, reka tuyite Kangura. Hanyuma se uwo turagihawe kukiyobora ninde? Baratekereje basanga umuntu bakwiye kugihanga azakiyobore ni Ngeze Hasani, wabaga muri Kanguka. Ngeze Hasani ngo bamuhisemo kubera ko bari bazi neza ko atize. Ngeze Hasani yize amashuri abanza, primaire gusa. Ngeze Hasani baravugaga bati twebwe ibyo tuzanye tukamubwira ngo wowe ibi bintu bigomba gutambukaho, azajya bicisha hadasomye, azajya dufata nka ba bosi yize itangazamakuru, ntazi nta yindi nyurabwenge agira, nta mitekerereze yimbitse ku nkuru yose tumuhaye, nta behind inkuru azajya nta hirya y'inkuru bimeze gute azajya atekereza. Tuzatumuzanira ibintu ngo sohora ibi bintu bitambuke bigende. Bakubwira ko ibyinshi byanakorwaga na Augustin Nduwayezu, ahundi nyankunda kwirefera ku gitabo cye, kuko iyo mbonye igitabo cyanditswe n'umuntu nkuriya wari ufite umwanya nkuriya, akagera ahantu nawe ubwe yarazi ukuri, aho hantu mashinga agati nkahereka abantu. Icyo gihe rero Hasani Ngeze
wenda umuntu yagerageza kumuvugaho ubundi Hassan Ngeze yari umuyisilamu utanywa byeri ntanywe itabi, akaba umuntu ngo wambara neza wigira smart. Ubuzima bwe yabanje kuba umudozi w'inkweto. Nyuma yo kuba umudozi w'inkweto, kubera gushyomoka no kumenya kwimenyekanisha, birangira abonye akazi ko gukata amatike muri Onatracom, akata amatike y'abagenzi. Ariko ngakagerageza kuba umuntu w'umunyakuri ku buryo hari ubwo abakozi bagenzi be barigisaga imizigo y'abagenzi akabatahura akanabarega akanabirukanisha. Hanyuma aka kazi yagakoze amezi 18. Nyuma y'amezi 18 bagenzi be barimo kubona ko abakuramo cyane, nabo ngo baricaye baramupangira. Baramupangira bamukoresha ikosa rikomeye mu kazi atabyiteguye, birangira nawe bamwirukanye. Bamaze kumwirukana rero nibwo yaje guhura na Hassan Ngeze na kaje guhakwa nibwo yamuhaye kariya kazi ko muri station. Iki kinyamakuru rero cyakangura cyavutse bwa mbere mu kwezi kwa gatanu muri 90. Kivuka vrema ubona kiri mu kavuyo, nta murongo ufatika gifite. Ariko kimaze kugera muri 90 mu kwezi kwa 10 hamaze gutera urugamba rwo kwibohora. Noneho kangura nibwo yahise ubona umurongo, nibwo yari maze kwangura, nibwo yari maze kugira kubona ibyo yandikaho. Mu kanya wenda nitubona umwanya ni mu mwanya ndagerageza kubaha zimwe mu byo kangura yandikaga. Nko mu kinyamakuru cyacyo nimero 5 cyasohotse ni nimero 6, uko mu kwezi kwa 12 cyasohoye nimero 2. Cyasohoye nimero 5 gisorana nimero 6. Reka turebe amategeko 10 yasohotse muri nimero ya 6 yo mu kwezi kwa 12. Yaravuga irya mbere ravuga ngo buri muhutu wese agomba kumenya ko umututsi kazi ahava kagera arwana ku nyungu z'ubwoko bwe bw'abatutsi. Ngo niyo mpamvu rero umuhutu wese ukora ibi bikurikira agomba gufatwa nk'umugambanyi. Ari amategeko 10 y'abahutu yagitera. Amategeko 10 y'abahutu oya. Aya kangura. Ayo n'ayakangura. Iyo yarebye usanga neza ari photocopy conforme y'amategeko 10 ya Nuremberg, abo bise le loi Nuremberg ya Hitler. Niyo bafashe baratranslatinga ku buryo ibi bintu Hassan Ngeze ntabwo ari kuba bifitiye ubushobozi. Hari umuntu wagendaga akabikora akamuzanira ubundi bagahita bakubita mu mashini bakabisohora. Ngo niyo mpamvu umuntu ukora umuhutu wese ukora ibi bikurikira agomba gufatwa nk'umugambanyi. Icya mbere kurongora umututsi kazi, icya kabiri kugira ihabara ry'umututsi kazi, icya gatatu kugira umunyamabanga cyangwa gutonesha umututsi kazi. Nubyibuka neza urasanga ko no kwa Hitler hari itegeko ribuza umudage wese kurongora umuyahudi kazi. Hanyuma irya kabiri rikavuga ngo buri muhutu agomba kumenya ko abakobwa bacu b'abahutu kazi ari beza kandi babereye kuba ba mutima w'urugo. Mubona satari beza ntibavamo se abanyamabanga beza bindahemuka. Irya gatatu rikavuga ngo bahutu kazi ni mube maso kandi mwumvisha abagabo banyu, basaza banyu n'abahungu banyu ko bagomba kugaruka mu murongo. Irya kane rikavuga ngo buri muhutu agomba kumenya ko atagomba kwizera umututsi mu byo akora byose, kuko ahora agamije gushyira imbere ubwoko bwe ribaruwa riraye. Niyo mpamvu umuhutu wese ukora ibi bikurikira afatwa nk'umugambanyi. Iyo ni kangura nimero 6. Irya mbere gufatanya nako ibyo bikurikira. Icya mbere ni gufata umututsi, gufatanya n'umututsi mu gikorwa icyo ari cyo cyose. Icya kabiri gushora amafaranga yaba ye ku giti cye cyangwa ya leta mu ruganda rw'umututsi. Icya gatatu kuguza cyangwa kuguriza amafaranga umututsi. Icya kane gukora ibikorwa bifasha abatutsi, ni ukuvuga kubaha impushya zo gutumiza ibintu mu mahanga, ni ukuvuga kubaha inguzanyo z'amabanki, ni ukuvuga kubaha ibibanza byo kubakamo, ni ukuvuga kubaha amasoko ya leta n'ibindi. Uwo mututsi yarasigaye he muri makeya. Irya gatanu rikavuga ngo imyanya yose muri politiki, mu buyobozi, mu bukungu, mu ngabo no mu nzego z'umutekano igomba guhabwa abahutu.
irya gatandatu rikavuga ngo urwego rw'uburezi, amashuri abanza, ayisumbuye ndetse na kaminuza n'abarimu rugomba kwiganzamo abahutu. Irya karindwi, ingabo z'igihugu zigomba kwiganzamo abahutu gusa. Intambara yo mu Kwakira 1990 yatubereye isomo. Nta musirikare w'igihugu ugomba kurongora umututsikazi. Irya munani, abahutu bagomba kurekeraho kugirira impuhwe abatutsi. Irya cyenda, abahutu aho bari hose, aho bava bakagera, bagomba kuba bamwe, bagatahiriza umugozi umwe, bagahora bibaza ku hejo hazaza ha bene wabo b'abahutu. Abahutu baba mu Rwanda no hanze bagomba guhora bashishikaza bashakisha inshuti bahereye ku bavandimwe babo mu bwoko bwa Bantu mu rwego rwo guteza imbere umuhutu. Bagomba guhora baburizamo umugambi w'abatutsi. Abahutu bagomba kudatezuka no kuba maso mu kurwanya umwanzi umwe ari we mututsi. Itegeko rya 10 rikavuga ngo ivugururamatwara revolution ya 59 kamarampaka yo muri 61 n'ingengabitekerezo ya gihutu bigomba kwigishwa abahutu bose aho bava bakagera. Buri muhutu wese agomba gukwirakwiza yivuye inyuma iyi ngengabitekerezo. Umuhutu wese uzatoteza mugenzi we w'umuhutu amuhora gukwirakwiza no kwigisha ingengabitekerezo azafatwa nk'umugambanyi. Ibi rero Habyarimana yagiye mu Bufaransa muri mu kwezi kwa kane kuri 24 z'ukwezi kwa kane muri 1991 bamubaza ku by'amategeko 10 y'abahutu yagizwe ahagaragara na Kangura. Kandi bigaragara ko atari meza. Habyarimana aravuga ati ariko buriya intasi mwe mutwigisha se liberté d'expression, uburenganzira bwo kuvuga gutanga ibitekerezo, bwo gutanga ibitekerezo no kuvuga icyo umuntu ashaka. Natwe biriya ni ibitekerezo by'abandika cyane, barani ko babyumva ni droit de liberté d'expression. Yego. Umwanditsi rero Jean Pierre Chrétien akavuga ati byahise bigaragaza ko iki kinyamakuru cya Kangura cyari gishyigikiwe n'ubutegetsi bwari buriho. Ntago ndi bujye mu nimero zose, ahubwo reka ngerageze kugaragaza ibyagaragaza ku rwango muri iki kinyamakuru nimba mu binyemereye. Wagira mu gihe tugitegereje kumva Gonza Muganwa muri ARG ukomozaho gatoya. Yego, murakoze cyane. Reka turebe amarenga ya Kangura, amarenga ya jenoside, y'ukuntu jenoside izakorwa nuko bizagenda. Muri Kangura nimero 32 yasohotse mu kwezi kwa Gashyantare, ni ukuvuga ukwezi kwa kabiri mu 1992. Yagiraga iti akabahutu kashobotse mu ijoro ryo kuwa 27 z'ukwezi kwa mbere. Inosa ndabona mugenzi wacu Gonzaga Muganwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda kuri telefone yamaze kuboneka. Reka nawe tubanze tumuhe umwanya kugira ngo tutaza kumusiga agira icyo avuga kuho twari tugereje. Gonza, waramutse neza? Waramutse neza Alphonse. Nawe tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu hano kuri Radio Flash. Murakoze cyane. Gonza, wadukurikiye ndabizi neza aho twatangiriye, ngira ngo yaba umunyamabanga nshingwabikorwa muri Media High Council yagaragaje uburyo ibitangazamakuru byakoraga, ndetse n'umunyamateka turi kumwe muri studio arimo aragaragaza uruhare rutaziguye mu bitangazamakuru byari bishyigiwe n'ubutegetsi buriho. Hanyuma nawe amateka meza cyane twayakurikiye kandi turamushima kuba yarakoze ubwo bushakashatsi nuko arimo kwereka ku Banyarwanda, kubera ko harimo amasomo menshi cyane twebwe nk'abanyamakuru adufitiye, ariko n'Abanyarwanda muri rusange kujyanye n'itangazamakuru kundi yitwaye muri icyo gihe cyose. Hanyuma Gonza, aho naringiye kuganisha, uri umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru ahangaha mu Rwanda. Ese dukurikije amateka turimo twumva ahangaha twabonye twabayemo yanagije kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, ibitangazamakuru ikigaragara ibyari bishyigikiye jenoside n'ibitangazamakuru ubona byari bishyigikiwe na leta cyangwa se byari bishyigikiye gahunda za leta. Uyu munsi itangazamakuru ryacu nk'umuyobozi n'ubundi w'abanyamakuru uribona ute vis-a-vis uko ibitangazamakuru byitwaye mu gihe cya mbere ya jenoside ukurikije uko ryabanaga n'ubutegetsi bwari icyo gihe? Ni byiza ko ibitangazamakuru ryari rishyigikiye gahunda ya leta yari icyo gihe, yari ifite umugambi wa jenoside
kurimbura abatutsi ni ukuvuga bakoreshaga itangazamakuru kugira ngo bategure ibyo bakoze nyuma yaho. Rero ni ukuba rero ubu ngubu hariho leta igamije n'ubwiyunge bw'abanyarwanda n'itangazamakuru dukora ubu ngubu muri uwo murongo. Rero ahubwo icy'ingenzi ni uko igihe habonetse cyangwa hagaragaye abanyapolitiki bafite imigambi, kubera ko nabo bavuga ko abafite ingengabitekerezo ya jenoside badagihari, barahari, biranagaragara no mu manza ziba, cyangwa ubona yuko nk'ejo bundi hari yavuze ko hamaze gufata abantu runaka bagifite ingengabitekerezo ya jenoside. Itangazamakuru rikabamo gute? Kuko ko rigomba kuba maso n'iryongeye gukoreshwa ikintu cyatanya abanyarwanda. Ni inshingano dufite ikomeye cyane mu itangazamakuru no gukomeza guteza imbere gahunda y'igihugu yo kubaka ubumwe bw'abanyarwanda. Hanyuma urebye itangazamakuru uko ryakoraga, uburyo kangura yabayeho, akaza kuhakanguka, akaza n'ibyo bitangazamakuru byose umunyamateka turi kumwe ngaha yagiye atwereka, birasa naho itangazamakuru ry'icyo gihe ritagiraga gikebura. Uyu munsi itangazamakuru ryo mu Rwanda twavuga ko riri mu biganza byiza 100%. Ntabwo ari 100%, ariko umurongo mwiza urahari. Niyo mpamvu hari politike yo kwigenzura kw'itangazamakuru, hakaba n'inzego zitandukanye zishinzwe iterambere ry'itangazamakuru. Niyo mpamvu bavuga na Peacemaker arimo urwego rushinzwe iterambere ry'itangazamakuru n'abandi bose. So umurongo mwiza wa politike urahari. Ariko itangazamakuru ryaraguse cyane. Hari itangazamakuru ry'umwuga, ariko niyo bavuga yuko ikwirakwiza ry'amakuru rishingiye kubera ko kuri internet. Urumva ni ukuvuga yuko umuntu ashobora kuba ari ahantu hatazwi, atanakoresha n'amazina ye, ariho agakwirakwiza ibitekerezo bye bikagera ku bantu benshi akoresheje internet. Rero naho bisabira itangazamakuru y'umwuga gukurikira ibintu rigatanga amakuru yayo kugira ngo abandi bantu, kubera ko barahari abantu bagifite ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa bafite ibindi byose bitanya abanyarwanda. Rero ni inshingano y'itangazamakuru ry'umwuga kunyomoza no gutanga amakuru nyayo no gutanga umurongo nyayo no kwigisha kugira ngo abantu bose bakwirakwiza ibyo bintu aho baba bari hose, n'ibicengero mu baturage, ahubwo hakagaragara itangazamakuru risobanura ritanga umurongo mwiza. Wenda ku bijyanye n'ubushobozi ndetse n'ubumenyi bw'itangazamakuru ngira ngo Peacemaker araza kubidufashaho, ariko reka mpere ku bijyanye n'amikoro. Dukurikije uburyo uyu Ngeze Hassan yinjiye mu itangazamakuru, birasa naho yinjiyemo kubera inzara cyangwa se kubera gushakisha amaramuko. Ese uyu munsi ntabwo abanyamakuru, wenda umunyamakuru ku giti cy'uyu munsi ntabwo ashobora kuba yategerwa ku nda akaba yakureka igihugu? Sindikeka ko umunyamakuru umwe cyangwa igitangazamakuru kimwe cyagira ubwo bushobozi bidashyigikiwe n'inzego za leta. Ngeze Hassan yari ashyigikiwe n'ubutegetsi n'abategetsi bari bariho icyo gihe. Ariko ubu ngubu nta butegetsi bubi buhari bugamije gutanya abanyarwanda bahari. Umunyamakuru umwe ashobora kuba nyine cyangwa undi muntu uwo ari we wese ashaka amafaranga cyangwa ayandi maramuko agakora ibyo ngibyo, ariko hari ubushobozi buhagije mu gihugu njye ndakeka bwatuma uwo akumirwa, ahagarikwa bikiri kare akoreshejwe yaba inzego z'ubutabera cyangwa n'izindi itangazamakuru rikorera mu murongo mwiza kuri yahita rimuvuguruza. So byasaba inzego nyinshi guhurira kuri uwo mugambi mubi kugira ngo igihugu kijye mu makuba, ariko ntabwo bihari. Hari inzego zitandukanye. Ni ukuvuga yuko ibibazo mu Rwanda wabona byo inzego z'ubutegetsi zariho icyo gihe zahurije ku mugambi. Niyo mpamvu hari ako kazu uwo munyamateka yatubwiraga, bahuzaga bakumva yuko bari bakeneye ibitangazamakuru byo guhangana n'ibindi bitangazamakuru byagaragaza amakosa yabo. Urasa n'uvuga uti nta munyarwanda ukwiye kugirira impungenge abanyamakuru b'iki gihe cyangwa itangazamakuru ry'iki gihe?
ntabwo bikura yuko dufite inshingano kandi tugomba kubahiriza amahame agenga umwuga w'itangazamakuru n'amategeko y'igihugu agaragaza yuko nyine bitagomba gukorwa. Abanyarwanda nyine bagomba kuba maso bakamenya barakurikira itangazamakuru rihe. Impamvu navuze yuko hari itangazamakuru ry'umwuga muri rusange ririmo gukora neza, ariko navuze yuko hatari abandi bantu bakoresheje cyane cyane interineti bashobora gukwirakwiza ibintu bitari byo. Ni ukuvuga n'abanyarwanda babyakira, babisoma, babikurikira, babyumva kuri za YouTube n'ahandi hose, bagomba kuba gushishoza bakamenya barakurikira ibihe amakuru nyayo n'ayahe kugira ngo birinde kwakira ibintu bishobora gutanya abanyarwanda cyangwa se na rimwe byagiye bigaragara bifobye cyangwa bihakana jenoside yakorewe abatutsi. Erega ikibazo gihari uyu muturage tubwira ngo nawe yirindaho amaso amenye iby'itangazamakuru rimugaburira ko imibare ya komisiyo y'igihugu umwe n'ubwiyunge itaratugaragariza ko abanyarwanda bamaze kubyiyumvamo 100%. Wa munyamakuru ushobora kunyura kuri interinete nk'uko bivuga, hari za YouTube kugira ngo zinakontorerwe bisa naho bikiri ikibazo. N'igihura na wa muturage ukibyifitemo ukibyiyumvamo, ahangaho ntabwo ari ikibazo. Aba ari ikibazo gikomeye kuko n'abari bafite ibitekerezo hari abagihari kandi bakifite n'ubwo bamwe batabigaragaza. Rero icy'ingenzi ni uko bitaba umurongo wemewe muri sosiyete ku buryo wagira ingaruka zikomeye cyane ku banyarwanda bose cyangwa ku gice kimwe cy'abanyarwanda. Rero niyo mpamvu abanyamakuru bakora itangazamakuru y'umwuga bagomba guhora amaso bakurikira ibintu byose kugira ngo babinyomoze kugira ngo banatange amakuru yayo n'inyigisho nyazo zijyanye n'umurongo w'igihugu wo guteza imbere ubumwe bw'abanyarwanda. Gonza reka tube tukuretse gato turaza kugarukaho mu kanya. Murakoze cyane Alphonse. Arakoze cyane no bwana Gonzaga Muganwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda ARG. Hanyuma Innocent wari ugiye kugera ku nyandiko ya kabiri icyo gitangazamakuru mbere yuko twakira Gonzaga niho wari utangiye kugira. Wenda mbere yuko iyi nyandiko mbanza kuyisoma hari indi nyandiko yasohotse iyo ntari bubasomere hano yasohotse muri Kangura n'ubundi yo mu kwezi kwa 12 nimero 5 yo ngo yitiriwe abanyeshuri b'abanyarwanda biga mu mahanga, ariko iyo bigaragaye iyo urebye usanga atari bo bayikoze kuko bari bamenyereye gufata inyandiko bakayitirira abantu. Ntabwo urugero nk'inyandiko yakozwe muri Kangura 46 bavugaga Rucago ngo yarabandikiye ngo umututsi ngumuvura amaso akayagukanura ibintu bisa gutyo, hanyuma Rucago aza gusarana ngeze ibintu wabisohoye ute ubinyitirira ni ko atari nge wabikoze, amutegeka mu nimero 47 kubeshyuza bugaragaza ko iyo nimero narayibonye ko mu minsi yashize byaranavuzwe cyane. Nyuma Rucagu yeretse itangazamakuru iyo nimero 47 aho yegereje droit de réponse ikinyamakuru kimwiseguro kigaragaza ko cyamubeshyeye. Uretse ko ibyo yaruvuze nabyo urwo ni urugero hari abo tuzi bagiye bitangira uhamya bavuga ko ibyo bintu babikozeho bigaga mu Bubiligi. Hari abo twumvise mu minsi yashize ubwo twatangiraga iyi gahunda ya Ndi Umunyarwanda bari no mu buyobozi bw'iki gihugu mw'iki gihe, ariko byose nyine ubwo ni amateka ni amateka. Bavugaga basobanura ko abahutu bakwiye kwitegura ko ingoma y'abatutsi igarutse, ko abahutu bagiye gushira, bakagaragaza ko abahutu uburyo bayobowe n'abatutsi bakagaragaza ko abatwa ngo nibo bageze mu Rwanda mbere kwa kundi twigishwaga amateka. Hanyuma abahutu nabo baza bwa kabiri ndetse igihugu baranagifata barakigabagabana bagigira abatutsi baje batangira kubica uruhongohongo kubera kubarwanya babambura ubutegetsi bwabo, ngo hanyuma ngo bakabashahura ngo ibishaho bakabyambika ingoma yabo ya Karinga. Ni nabyo byavugwaga kenshi mu ndirimbo za Bikindi zacishwaga mu itangazamakuru. Hanyuma bakongera bakavuga bati ingoma y'abatutsi yari mbi kugera ku rwego umugabekazi yajyaga guhaguruka bagafata abana b'abahutu bahaza amata bamara guhaga amata bakamuzanira umugabekazi aho yicaye, noneho yajya guhaguruka akabashinga inkota mu rwano ngo ruhuga ye ngo irashonje ngo iramarwa inyota n'ayo maraso. Ibyo byasohotse muri Kangura nimero 5. None reka turebe ibintu bisa nk'ubuhanuzi cyangwa nk'inzozi
byasohotse muri nimero 32 ya Kangura mu kwezi kwa kabiri mu 1992, aho yagiraga iti ni wo mutwe w'inkuru ngo akabahutu kashobotse mu ijoro ryo kuwa 27 z'ukwezi kwa mbere 2011. mu byumve neza ni 2011. uyu mwanditsi akavuga ngo ingabo z'igihugu zari we yagaragaza ko imishyikirano ya Arusha izageraho ikagira ikifata. Yamara kugira ikifata inkotanyi zigataha, zamara gutaha zikazakora kudeta, noneho ubutegetsi zikabufatiramo imbere. Yagiraga ati ingabo z'igihugu zari zaracengewemo n'abatutsi n'ibyitso byazo, ubukungu, inganda zose n'imishinga ikomeye byari mu maboko y'abatutsi gusa. Mu mashuri no mu mirimo ya leta iringaniza ryari ryaravuyeho. Maze bucya u Rwanda rukizihiza isabukuru y'imyaka 50 rumaze muri demokarasi. Ubwo bari bahereye kuri kudeta y'Igitarama. Mu masaa 7 z'ijoro ikirere cy'Kigali cyasesekawemo n'indege, bahita bafata ikibuga cy'indege n'ibigo bine bya gisirikare na 7 by'abajandarume byo mu mujyi no mu nkengero zawo. Itumanaho ryari ryahagaze, hakora ibiradiyo n'ibyuma by'inkotanyi. Amaradiyo y'abasirikare yose nta nimwe yumvikanaga kuko ibyitso byari byayishe. Isaa 11 za mu gitondo ahantu haca karongo, radiyo y'igihugu isaba abantu bose kuguma mu ngo zabo. Niko byagenze jenoside itangiye. Bategetse ko nta muntu ugomba gusohoka mu rugo kugira ngo abatutsi be kubona uko bahunga, ngo kugeza igihe hazabonekera uburyo bwo gusohoka. Ngo abaturage bamaze kumenya ukuri nibwo bafashe imihoro n'imiheto n'imipanga kugira ngo birwaneho, bafashijwe na bamwe mu basirikare barusimbutse. Icyakora kwari ugutarataza ay'ubusa kuko inyenzi zari zarangije gukwira hose. Ukomeze wumve ngo ikinyamakuru cya Kangura nicyo cyari kimaze iminsi kiburira ubutegetsi bw'u Rwanda n'abahutu bose ko ibintu bigiye kubacikiraho. Nk'uko bikunze kuboneka nyine, icyo kinyamakuru bahise bacyamaganira kure ngo kirashaka gukurura amacakubiri mu bana b'u Rwanda, kandi ibyo kivuga byose aba ari ukuri. Ibi birakwereka ko Kangura no yari bizi ko ibiba amacakubiri mu Banyarwanda. Kigakomeza kikavuga kiti ntibyatinze icyakora babategetsi na ya mbaga y'abahutu baza kubyumva nyuma byatinze bitagifite igaruriro. Agakomeza akavuga ngo ufite amatwi niyumve ajye yumva inzira z'ikigendwa. Ya nyandiko ikongera igasa nk'iyisubiramo ngo igihugu cyose cyari umunuko w'intumbi z'abahutu bagendaga batikizwa, kuko kuva ku munsi wa mbere w'igitero buri munsi serire hari haranyagiyemo abasirikare b'inyenzi n'ibyitso byazo by'abatutsi bafite imbunda, maze bakajya bica umuhutu wese naho yaba atazi gusoma izina rye. Aka kantu ngiye gusoma ugaceho umurongo n'ikaramu itukura. Turabari muri segonderi niko twabwiraga abanyeshuri ngo zatingatinga zo gucukura ibyobo no kurundamo iyo mirambo. Murabizi ko tingatinga zaragakoze nk'ahitwa Ingororero, tingatinga zarunze abantu mu byobo zirataba. None ngo tingatinga zo gucukura ibyobo byo kurundamo iyo mirambo yose zakoraga amanywa nijoro, ariko zari nke ugereranyije n'ubwinshi bw'abapfuye. Iyi ni jenoside. Wasangaga rero intumbi ibihumbi n'ibihumbi ziborera ku gasozi, mu mazu no mu mihanda n'ahandi. Singe wahera hahera gahutu n'ibye byose. Ye baba we niko inyandiko irangira. Umva yasaga n'uwabonye umugambi wa jenoside ko wari upanze. Ntabwo ari werega abawupangaga ni bamuhaga ibintu ngo wagende yandike gusa kiri hariya, wagende agende ashyire hariya, kuko nkuko nabisobanuye ngeze hasi urumva se yarafite ubushobozi. Umva inyandiko yasohotse muri nimero 32 n'ubundi yo muri Gashyantare muri 92 ni ya nimero twavuze. Ku rupapuro rwayo rwa 9 hari inyandiko ivuga iti bahutu bite byanyu. Wumva ikivuga ngo iyi nyandiko nyanditse ngira ngo ngire inama gahutu, kuko iyo nshishoze mbona asa n'uhuzagurika kandi ibihe tugezemo ari ihurizo. Nkongera ngasaba bene gahutu ko aho bava bakagera gutera inyikirizo kimwe, gutera bakikiriza kimwe, ntibabe bakwihanganira cyangwa se ngo babe bakwemerera ko hagati yabo hagira undi nakwita kidobya cyangwa se kirogoya ubihishamo. Nibyo byadufasha.
bene gahutu mureke kwitana ba mwana, ahubwo mushaka uburyo mwishyira hamwe maze murebe ngo ikibazo cyanyu kirakemuka mu munota umwe. Ubumwe bwanyu nibwo mubuze nta kindi. Bene gahutu aho muri hose nimwunge ubumwe, mushyire hamwe, mukumire kandi muhashye umwanzi ubugarije, mwifatanye mube akaramata, muvuge rumwe, mwicarane, mujye inama, muganire, musangire. Nimugirane inama zubaka, mufatane urunana rudakuka, mukundane bidasubirwaho, mutaramane, mufatanye, murwananeho mutizigamye, mwuzuzanye, ibyo turere mubiveho, muri bamwe, muri abavandimwe, muri bene mugabo umwe, mwirinde icyatuma mutatana cyangwa mushwana, kuko kuva ubu mubimenye ubwifatanye n'ubwumvikane bwanyu niyo ntwaro idasubirwaho y'ugutsinda kwanyu. Nimba bitabaye ibyo, muravomera mu rutete, muragosorera mu rucaca, muri make murasiga irangi ku mazi, ntaho muva ntaho mujya. Mu yindi nimero, mu nimero ya Kangura n'ubundi nimero 34 yo yasohotse mu kwezi kwa gatatu ishimagiza ishingwa rya CDR. Kuko nkuko nabisobanura ubushize sinzimana nabonye umwanya, ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10 Habyarimana yashyizeho muri 1991 Habyarimana yashyizeho Sanzimana Sylvestre ngo abe minisitiri w'intebe. Ku itariki 17 amashyaka z'uko kwezi kwa 10 muri 1991 amashyaka ataravugaga rumwe na Habyarimana ajya mu muhanda akora imyigaragambyo yo kumwamagana. Ku itariki 25 z'uko kwezi kwa yamagana Habyarimana cyangwa yamagana Sanzimana Sylvestre. Kuki bamwamaganaga? Ntabwo yari uwo mu ishyaka rya Emerenide, kandi batavuga rumwe na Habyarimana ntabwo bashaka ko umuntu uva muri Emerenide agomba kuyobora iyi guverinoma. Hanyuma 25 z'ukwezi kwa 10 Habyarimana nawe yoruganiza imyigaragambyo. Iya mbere yari yitabiriwe n'abantu 10,000, iyindi yitabirwa n'abantu 20,000. Ariko uko byagenda kose impande byagaragara ko iyo myigaragambyo yabaga ari yo kwamagana bamwamagana nawe, kwamagana bamwamagana cyangwa gushyigikira Nsanzimana. Ni ugushyigikira Nsanzimana ariko no kwamagana bari batamushyigikiye. Hanyuma byagaragaraga rero 92 guhera mu kwezi kwa mbere byagaragaraga ko abantu barimo gupezanya, habaye imikirano ahantu hirya mu gikari. Niyo mpamvu abaheza nguni bahise batekereza gushinga ishyaka rya CDR, kuko aho Habyarimana yagishaga inama ntago ibintu babikundaga ntibabyemeraga. Batekereza gukora irindi shyaka rero ritandukanye na Emerenide, rigomba kuzajya rihangana n'ibyo Emerenide yemeye kandi bo batabishaka. Niyo mpamvu CDR imaze kuvuka, Kangura yaranditse ngo CDR amizero y'abahutu, ngo mu by'ukuri nta shyaka mu yitwa ngo yemewe ryashoboye kugaragaza ko rirengera inyungu za rubanda nyamwinshi. Byabaye rero ngombwa ko hashyirwaho umutwe wa politike uharanira ubusugire bw'iyi repubulika yarigeze harindimuka. Abatutsi bari bamaze kuyigutura imizi, hasigaye gusa gukoma imbarutso maze ikagenda nka nyomberi n'ibiyitirirwa byose. Uwo mutwe utararikiye gutegeka cyangwa se gusenya andi mashyaka y'abahutu ni CDR, yaje kuzuza no gushimangira igikorwa cy'ingenzi cya Parimehutu cyo kurenganura mbere na mbere umuhutu no kumugarurira ishema yari yarambuwe n'abategetsi b'indangara. Aho hose ubwo urumva ko ari ukwica mu mutwe abaturage, cyane ko abahutu bavuga bagomba kurengerwa nabo bari bafite ubutegetsi. Birumvikana ibingibi, ariko no gukangurira uriya muhutu wo hasi no kumwereka ko uyu mututsi baturanye ari ikibazo ku gihugu. Agakomeza akavuga ngo intambara y'amoko nibwo igitangira, kandi mu gihe abatutsi bo bayiteguye igihe kirekire. Sinzi niba akabahutu katagiye gushoboka nidukomeza kuryama aho gushyira hamwe ngo no kumenya umwanzi nyamwanzi uwo ari we. None se uretse CDR ni irihe shyaka rindi mubona ko kuko ryarenganura umuhutu? Itegeko ryemerera amashyaka rikemezwa, amashyaka yahise avuka. Muri ayo mashyaka yashyizweho rero umuhutu yashimishijwe no byimazeyo no kumva ko MDR imwibutsa Parimehutu yamukuye ku ngoyi y'akarengane n'abanyabinyoma b'abatutsi yongeye kugaruka muri uru Rwanda. Ubwo se koko twari kuyoboka irihe shyaka rindi? Ariko izo nyandiko yabaga ari igitekerezo cy'umunyamakuru? Ni inyandiko yasohokaga
bacishaga mu kinyamakuru hasi bakandika ko sederi amizero y'abahutu. Iyi ngiyi ntabwo yaba ari igitekerezo cy'amakuru. Urabona nka nuza nka editoriale bayishyira nko ku page ya mbere cyangwa iya kabiri. Iyi rero iri ku papuro rwa 9 ni inkuru ifite umutwe ngo sederi amizero y'abahutu. Reka nkomeze gato, harimo akantu hano bakavuga ngo icyo gihe sederi ntacyo yari kuba ije kumara, kuko MDR Parme Hutu nayo yahoze ishyira imbere icyarenganura umuhutu kuva ikivuka, kandi yaharaniye ku buryo bugaragarira buri wese ubusugire bwa repubulika mu gihe inyenzi n'ibyitso byazo bashakaga kugarura ingoma ya Cyaminutsi. Irindi shyaka abahutu bari baritabiriye ni MRND, kuko yavugaga ko yivuguruye muri iyi ntambara, yari yarashoboye kuvumbura umwanzi nyawe no kumwamagana. MRND yari isigaye noneho yigana MDR kuvugira rubanda nyamwinshi b'abahutu. Ubwo bagiye kugaragaza impamvu noneho sederi yaje nko mu bihe bya Kayibanda na Bagitera na babica mu mpaka. MRND yari isigaye ivugira nyine rubanda nyamwinshi b'abahutu. Aha naho ntibyagaragaraga ko sederi yari ngombwa, kuko abantu bibwiraga ko MRND iri mu nzira yo gucana amacakubiri ya politike, yari agiye kuroha abahutu ikuzimu. MDR yarazambye kugeza ubwo ihindutse igikoresho cy'inkotanyi. Ku ruhande rwa MRND naho umuhutu yahejeje amaso mu kirere ashaka impinduka muri iryo shyaka zashimangira umutekano n'imibereho ye myiza, araheba. Sederi rero iziye igihe kugira ngo ibuze igihugu kongera gusubira ku nkeke y'ingoma ya gihake na gikolonize yari yaramugize abo kudukura yaramunze abo dukomokaho, ba data, ba sogokuru, ndetse na bamwe muri batwebwe twaba tugifite inkovu zitarasibangana. None se muhutukazi aho uri hose, ariko turavuga cyane wowe ujijutse, wowe wize, ufite umwanya mu butegetsi, uri muri guverinoma, ubu ntabwo ubona ko ya ngoma ntutsi ya gatutsi ikugarije. Igitangaje rero ni ukubona hari abahutu bafasha abatutsi kurwanya ishyaka rya sederi, kuko babivuze ukuri ngo urujya kwica imbwa rugize amazuru. Wabyumvishe? Ibyo Kangura yanditse byo ni byinshi. Kangura nk'uko twanabihereyeho dutangira kino kiganiro, ni igitangazamakuru cyakoreshejwe, cyagize uruhare rutaziguye muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Noneho reka twongere dusubire muri media high council twumve Peacemaker aho ngaha tugeze, kugira ngo turebe itangazamakuru ry'iki gihe icyo rigomba kwigira n'ubundi kuri aya mateka y'ibyo bitangazamakuru byakoreshejwe, hanyuma abanyamakuru bakaza gusanga nyine no bagize uruhare uburyo butaziguye muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. ubu turaza kureba uru n'urwego n'ubundi rushinzwe kubakira abanyamakuru ubushobozi. Ndabona Peacemaker yagarutse, aracyari ku murongo. Peacemaker, turacyari kumwe mu kiganiro? Turi kumwe, ndabakurikiye. Hanyuma ahangaha twari tugeze, izi nyandiko uyu mushakashatsi afite mu iki gitabo ziragaragaza uruhare rukomeye rw'itangazamakuru muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu gihe cy'ihemberwa ry'ingengabitekerezo yayo. Hanyuma ngira ngo aho twagenze hose twari turi kumwe ko badukurikiye, ikigaragara hari icyo nabonyemo gisa n'ubumenyi bw'abanyamakuru bashobora kuba bakoreshwa bakaba ibikoresho by'abanyapolitike. Nagira ngo use n'uhera aho ngaho ko turebye uburyo Kangura na Kanguka zakozwe zigakoresha umuntu umwe, umunyamateka turi kumwanga yavuze ko yari umuntu udafite ubumenyi mu bijyanye n'itangazamakuru. Ahangaha nk'urwego mushinzwe kongera ubumenyi n'ubushobozi itangazamakuru, ni iki ibingibi bigomba kubwira abantu cyane cyane abanyamakuru? Urakoze cyane, Innocent yabisobanuye neza. Ni umwanya wo kuha abato babyiruka, kuko murabizi ko umubare munini w'abanyarwanda muri iki gihe ari urubyiruko, kugira ubumenyi ku amateka mabi tugomba kuvanamo amasomo yo gutegura u Rwanda rwiza twifuza. Nk'inama nkuru y'itangazamakuru nk'uko wari ubigarutseho, ni umwanya wo kongera kwibutsa abanyamakuru nk'uko tubiba
tubigaragariza buri gihe iyo duteguye amahugurwa ndetse n'inama zitandukanye n'ihuriro bahuriramo kenshi. Ni umwanya wo kubibutsa ko bafite uruhare rukomeye cyane rwo kuba umusemburo w'ubumwe bw'abanyarwanda mu byo batangaza ku maradiyo, mu biganiro, mu nkuru zicukumbuye, kuri televiziyo, ibinyamakuru byandika ndetse n'ibikoresho ikoranabuhanga nk'uko mugenzi wanjye umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe nyarwanda ry'abanyamakuru yabigarutseho. Guharanira guherekeza gahunda za leta ndetse n'abafatanyabikorwa bayo mu guteza imbere igihugu kizira amacakubiri, bakirinda kuba ibikoresho by'abafite inyungu zabo bwite, ahubwo nk'abanyamakuru bagaharanira inyungu rusange z'abanyarwanda bose. Ni umurimo rero ukomeye nk'uko turi mu rugendo, biracyagaragara ko hari bamwe bakigaragarira mu byo bandika cyangwa bavuga, cyane cyane abagaragaza ibyo bakora cyangwa batangaza mu mbuga nkoranyambaga, bagaragaza ibitekerezo bihembera cyangwa bipfobya jenoside cyangwa bishingira ku macakubiri. Ni uruhare rero nk'uko mugenzi wanjye Gonza yabivuze, ni uruhare rw'abanyamakuru gukomeza urwo rugamba rwo kunyomoza, rwo guhangana n'abashyigikiye ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa amacakubiri, tugaharanira kuba abanyamwuga cyane cyane tunagendera no ku mahame, kwirinda kuba ibikoresho nk'uko byabaye, nk'uko mwabitanzeho urugero kuri Ngeze Hasani na bagenzi be. Duharanira kugira ubutwari bwaranze bari abanyamakuru twibuka, abenshi bagera hafi kuri 60 twibuka kandi twunamira duhe icyubahiro bakwiye kubera urugamba rukomeye barwanye mu gihe cya jenoside na mbere yaho, kugira ngo abanyarwanda baharanire ubumwe, baharanire akarengane, baharanire ko abantu bose twaba bamwe, aho kugira ngo turangwe n'amacakubiri. Ibyo rero nibyo duharanira, nibyo dukora buri mwaka. Turabashimira kuba mwatanze n'uru rubuga. Ibyo dukora buri mwaka, tugahuriza hamwe abanyamakuru, ibitangazamakuru bitandukanye mu nama, mu mahugurwa, tubibutsa politiki y'igihugu igamije kunga abanyarwanda, twibutsa politiki y'igihugu yo kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo, tunabaha n'urubuga rwo kujya mu banyarwanda kubabaza ibitekerezo bafite, ingamba bafite, ibisubizo bishatsemo, ndetse n'uburyo bafatanya n'ubuyobozi mu guharanira guteza imbere igihugu, kandi duharanira igihugu gitekanye giharanira amahoro y'abanyarwanda bose. Pisime, umuntu akurikije amateka y'aba banyamakuru babaye babi, bakoze umwuga nabi, bashobeje umwuga w'itangazamakuru, riragenda ryijanika muri politiki, ryijanika muri jenoside yakorewe abatutsi, umuntu ashobora kubona byari byoroshye ko abanyamakuru bitandukanya n'ibitekerezo by'ubutegetsi bubi bakoreragamo. Yego, bamwe bagize ubutwari nk'uko nabivuze, bitandukanya n'abashimangira amacakubiri ndetse n'abayakwiza n'abakoresha itangazamakuru kugira ngo bagere ku nyungu zabo bwite. Byasabye ubutwari kuko ndibuka yuko iki gihe nanjye nakoraga umwuga w'itangazamakuru, byasabwe ubutwari bukomeye no kugira umutimanama wo kwanga ikibi, wo kwanga amacakubiri. Ari nayo mpamvu twunamira bagenzi bacu bageze kuri urwo rwego rwo guhangana n'ubutegetsi bubi, n'ubwo bagize intege nkeya, ariko birumvikana bamwe bakaza no kubibera ibitambo byo kubohora igihugu kikava mu macakubiri, kikaba igihugu gitekanye, nk'uko ubu ngubu nk'abanyarwanda twishimira ko turi mu gihugu gitekanye gifite ubuyobozi bwiza, nk'uko Muganwa yabigarutseho avuga ati politiki y'igihugu ishyigikiye ubumwe bw'abanyarwanda, politiki nziza igamije guha urubuga itangazamakuru gukora akazi uko bikwiye, itandukanye n'iyo twari turimo, kuko iyo twari turimo yari igamije amacakubiri. Ibyo biza gutuma rero bamwe baba kuko ibikoresho, abandi baba
nk'uwarosoraga ubyuka kuko bari basanzwe n'undi abanyamakuru barangwa n'amacakubiri. Ibyo nacyo ni icyiciro kindi twari dufite. Noneho icyiciro cya gatatu nk'uko nabigarutseho cyari icy'abanyamakuru kuko b'intwari biyemeje gufasha abanyarwanda kurwanya ubutegetsi bubi. abo nta mpungenge ko mw'iki gihe mu Rwanda rw'iki gihe umunyamakuru yaba ku bijyanye n'ubumenyi wenda afite mu mwuga w'itangazamakuru mu itangazamakuru dukora, yaba ubushobozi bwe ku giti cye, ubwo bushobozi bwe bijyanye n'imibereho, nta mpungenge ko ari umunyamakuru wenda wakoreshwa? Impungenge ubungubu z'uko umunyamakuru yakoreshwa n'umuntu ku giti cye cyangwa abantu bakeya bifuza gukomeza amacakubiri, ariko biragoye kubera ko nk'uko mubizi kugira ngo umugambi nk'uyu ukomeye cyane wa jenoside ugerweho nuko wari ushyigikiwe n'ubutegetsi. Ariko ubu ngubu kugira ngo umunyamakuru agwe mu mutego wo gukoreshwa nuko ku giti cye yaba ashaka nawe gukomeza umurongo w'amacakubiri. Ariko icyiza ni uko dufite inzego zireberera igihugu mu buyobozi bwacyo kandi zigamije iterambere ry'abanyarwanda, zigamije kubungabunga ubusugire bw'abanyarwanda, zigamije guharanira umutekano w'abanyarwanda ndetse n'iterambere ryabo. Icyo nicyo natanga nk'ihumure. Ikindi ni uko uwashaka kugwa muri uwo mutego w'umunyamakuru woho bagenzi be nicyo tubahamagarira bagomba kumwamagana. Nabyo tugarukaho kenshi mu itorero tugenera abanyamakuru kugira ngo bumve amateka y'igihugu, bumve uruhare abanyamakuru bafite n'abanyarwanda muri rusange, kuko mbere yo kuba umunyamakuru uba uri umunyarwanda, ugomba rero kumenya igihugu cyawe, ukamenya aho kivuye, ukamenya aho kigeze, ukamenya n'indangagaciro zakiranze, ukamenya aho tugana. Ibyo rero nibyo dukangurira abanyamakuru buri gihe ndetse n'ababayobora, kugira ngo twese dutahize umugozi umwe wo kwamagana ikibi, duharanire kuba koko umusemburo nk'uko nabivuze, duharanira gahunda yo guhuza abanyarwanda, duharanira kuba umwe, kuko icyo twese duharanira ni iterambere ryacu, ni iterambere ry'igihugu cyacu, kandi itangazamakuru rigomba kubigiramo uruhare kandi ryishimira yuko abanyarwanda muri rusange barifitiye icyizere, kuko muri rusange rikora umurimo waryo neza. Ariko ritirara kuko hari abashobora kuba barangwa n'imitekerereze mibi bakaba basubiza inyuma aho tugeze. Mbere wenda yuko nkurekura kugira ngo tugaruke ahangaha tuze kongera kuguha umwanya, hari iyo urebye yaba za raporo ziri nationale cyangwa se na raporo mpuzamahanga, u Rwanda ni igihugu muri iki gihe kizwiho kugira ubuyobozi bwiza ndetse n'imikorere myiza y'itangazamakuru. Nawe uravuga uti igihugu cyacu gifite ubuyobozi, abanyamakuru nta politike mbi bareberaho muri iki gihugu. Ibyo ngibyo nanjye turabyemeranye rwose 100%. Nagira ngo pisime, ndabizi ko muri iki gihe ya abanyarwanda abenshi, ubwo wanambaza tese ni benshi ngiye kuki namwereka ibigaragazwa na ballot papers bituruka no mu matora. Tuzi ko umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame ntacyo atakoze mu nzego zose z'iki gihugu kugira ngo yindire ubuzima bwacyo mu mfuruka zose. Nta mpungenge ko mu gihe wenda u Rwanda rwaba ruyobowe n'undi muntu wenda ramutse afite ibyo bitekerezo, abanyamakuru dufite uyu munsi mubona bafite umwuka wo kuba bakwamagana ubutegetsi mu gihe bwabo burimo bukora ibihabanye n'ubuyobozi dufite uyu munsi? Abanyamakuru bagomba gukomeza umurongo mwiza batangiye n'ubu bafite wo guharanira gukomera ku ndangagaciro nk'uko nabivuze, ku nyamwuga, kwirinda kuba ibikoresho, kwirinda kuba babogamira aha n'aha, kuko icyo baharanira umwuga wese umuntu akora agomba kuwuharanira, kuwukora neza kandi arangwa n'indangagaciro ziranga abamuyobora, ziranga igihugu, ziranga ubuzima bw'igihugu. Na nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabigarutseho, avuga yuko rwose tudashobora gusubiza igihe inyuma cyangwa ngo tuvaneho ibibi byabayeho, ariko dufite ubushobozi bwo kugena ejo heza h'u Rwanda
mukunda kubyumva mu butumwa atugezaho no gutuma ibyabaye bitazongera kubaho ukundi. Nicyo tugomba guharanira n'abanyamakuru rero. Sishidikanya ko uwo murongo bawumva gutyo, kuko washaka gusubiza inyuma abanyarwanda ntabwo bizamworohera, kuko ubuyobozi buhamye dufite kugira ngo niyo habaho uruhererekane hakabaho ubuyobozi bundi, abanyarwanda amasomo bavanye mu bibazo twaciyemo yarabubatse, kandi nicyo twifuza n'abanyamakuru ubwabo. Niyo mpamvu buri gihe duharanira ko abanyamakuru bashyira hamwe bakagira ubufatanye mu guteza imbere umwuga wabo, kuko iyo abantu bakora ari banyamwigendaho ni naho havamo icyuho cy'abashaka kuba bakoresha uyu n'uyu cyangwa uriya ku nyungu zabo bwita izabo ngabo nyine baba bakoresha. Ariko iyo abantu bashyize hamwe bakunga ubumwe, ntawe ubameneramo, cyane cyane iyo baharanira gukora icyiza. Reka tube tugarutse muri studio, turaza kugarukaho mu kanya. Murakoze. Arakoze cyane rero nanone kandi Peacemaker Mbungiramihigo, umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'itangazamakuru, ati icyizere kirahari, kandi nanjye nk'umunyamakuru, nk'umuyobozi w'abanyamakuru ahangaha nanjye ndemeranya nawe. Itangazamakuru amasomo yo twarayabonye. Ibi ngibi Innocent arimo atwereka mu bushakashatsi nk'umunyamateka yakoze, nibwira ko iyo haza ku banyamakuru benshi, nubwo nkuko na Peacemaker bivuga, hari abagerageje kwitandukanya n'ubwo butegetsi bubi bwakanguriraga abantu gukora jenoside, hari ababize ariko bose ntabwo bapfuye. Ba Peacemaker nabo bakoraga iryo tangazamakuru. Hanyuma Innocent, turebye n'ubundi abanyamateka sinzi niba navuga ngo na abapfumu cyangwa ntabwo nzi uko navuga, ariko akenshi usanga abantu b'amateka bashobora kuvuga ati iki ngiki cyarabaye nibyo cyashobora kwirindwa, cyangwa se wenda abantu bashobora kuba baragira hari amasomo runaka bashobora kuba bakuramo. Wakoze ubusesenguzi ku byo bitangazamakuru byo hambere byagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Nkawe noneho umuntu akoje ati itangazamakuru ry'uyu munsi mu Rwanda uribona ute, cyane ko wagize umwanya wo gusesengura iryo ngiryo n'iri noneho mu bo tubugaburira, mu bo tubwira, mu bo twereka amajwi, mu bo duha gusoma, nawe urimo. Hari ibintu bikomeye ngira ngo mbanze mvugeho, hanyuma ibyo ndaza kubivuga wenda turimo gusoza ikiganiro, kuko binavugaga ni byanditswe muri za 92 gusa. Hari bicyangira ngo ngaragaze byanditswe muri 93, cyane cyane ku masezerano ya Arusha. Nongere ngaragaze ibyavuzwe ku rupfu rwa Habyarimana. Kangura yarabyanditse ngo Habyarimana azapfa. Ukibaza Habyarimana perezida w'igihugu, wowe Twahirwa wavugira kuri radio ngo perezida w'igihugu azapfa, ugasohoka hanga ukarenga hanga ukongera ukagenda, ejo bundi mu kwezi gutaha ukongera ugasohora indi nyandiko. Ubibaza ubwo butegetsi bwari buri he? Reka twirebere wenda kuri iyi nyandiko yasohotse ivuga ngo yavugaga ku cyo bise barimo kuvuga ku masezerano ya Arusha. Nimero 46 ya indi ari nayo yari yasebeje Rucagu ko yagize ngo yakoze inyandiko yise ngo ibyo nge ntibindeba ndi umusederi n'ibitera 10. Icyambere cyaravuga ngo Muhutu wishubije ibyawe muri 59 inyenzi zikimara guhunga u Rwanda, bivemo dore inyenzi zaje kubisubiramo nkuko amasezerano ya Arusha abiteganya, ibyo ntibindeba ndi umusederi. Icya kabiri, muturage munyarwanda gira witegure gutegekeshwa ikiboko no gutanga imisoro yo gukiza inyenzi nkuko amasezerano ya Arusha abiteganya, ibyo ntibindeba ndi umusederi. Icya gatatu, musirikare ngabo y'u Rwanda tanga imbunda maze ushoka igishanga nkuko amasezerano Arusha abiteganya, ibyo ntibindeba ndi umusederi. Icya kane, mucuruzi w'u Rwanda wowe wagowe itegure kongerwa imisoro kugira ngo guverinoma irimo inyenzi izabone uko yishyura imyenda zafashe zigura intwaro zo gutera u Rwanda no gutsemba rubanda nyamwinshi nkuko amasezerano ya Arusha abiteganya, ibyo ntibindeba ndi umusederi. Minisitiri w'umuhutu va mu murwa mukuru ujye gukorera ibyumba aho inkotanyi zishobora kuzagufata mpiri nkuko amasezerano ya Uganda amasezerano ya Arusha abiteganya, ibyo ntibindeba ndi umusederi. Icya gatandatu, munyarwanda ugenda muri tagisi itegure gukomeza kuzuza imifuka y'inyenzi dore ko bene wazo barazamura ibiciro ubutitsa n'itaraza barazamura ibiciro ubutitsa zitaraza, dore ziraje 40
izikuba 4, itagisi yari 40. ubwo rero inkotanyi nizimara kuza itagisi zahinduka 160, 40 izikuba 4. Abasederi bati twibyo ntibitureba turi abasederi. Bivuze iki? Ntabwo amasezerano yarusha bari bayashyigikiye habe na gato, bumvaga bitazabaho, bumvaga bitazabaho byanga byakunda. Ngo mukozi wa leta tanga ibiro ubise inyenzi nk'uko amasezerano yarusha abiteganya. Ngibyo ntibindeba ndumusederi. Bahutu mwese mwitegure kurwana n'inyenzi mwitegure kuvurwa n'inyenzi zibatera inshinge zuzuye sida, dore ko amasezerano ya Arusha yazigabiye Minisiteri y'Ubuzima. Ibyo nge ntibindeba ndumusederi. Muhutu ugisinziriye n'ubwo uzi ubwenge witegure guhitanwa n'inyenzi nk'uko amasezerano nk'uko inyenzi Museveni yabigenje muri Uganda. Ibyo ntibindeba ndumusederi. Nzira karengane mwitegure kubuzwa epfo na ruguru nk'uko amasezerano Arusha abiteganya. Ibyo ntibindeba ndumusederi. Noneho hari ikindi nagira ngo nkubwire. Kugera muri 94 mu kwezi kwa mbere, Kangura yari yararangije kubona ko jenoside yarangije gutegurwa. Ibintu bari bazi neza ko ibintu byarangiye, jenoside hasigaye imbarutso ibintu bikaba. Reka nkwereke kibigaragaza muri Kangura ni 54 mu kwezi kwa mbere muri 94. Yaravuze ngo kugeza ubu ivanjiri ya Kangura yagize uruhare rugaragara mu kunga abahutu no kugarura abari baratanye. Umve ubwabo bumwe bw'abahutu yavugaga yabonaga ko bwarangiye. Abo bahutu bo mu mashyaka yose barahura, baraganira, barasangira. Ikimenyetso simusiga ni ijambo mugenzi Yusitini yavugiye muri mitingi ya MRND i Nyamirambo. Ninde se wari gukeka ko mugenzi ashobora kuba intera hamwe? Akazi Kangura yakoze kazigwa mu mateka y'u Rwanda tudasize n'ay'akarere dutuyemo. Cyokora nibyo disi turimo kubyiga mu mateka. Ngo kazigwa mu mateka y'u Rwanda tudasize n'ay'akarere dutuyemo kabonekamo abatutsi. Dore ko Kangura yeretse abana b'abahutu bazavuka uko umututsi ameze. Kangura yaje kunganirwa na Sederi, haza no gushingwa radio RTRM, intera hamwe, impuzamugambi, inkuba zo muri MDR nazo ziti turiteguye. Ubu urubyiruko rwose rw'abahutu rwigishijwe ukuntu ruzahangana n'inyenzi umunsi zongeye kubyutsa umutwe. Ntacyo Kangura itakoze, nta n'icyo itavuze, amateka niyo azatwihembera. Wabyumvise ibi bintu? Hanyuma urebye nta kintu bari bagifite cyo kwandika, kuko nka Kangura muri iyi nimero nakubwiye 54, noneho ku rupapuro rwa 10 barandikaga ngo harya nk'inkotanyi ngo zizarwane. Hari amakuru amaze iminsi akwirakwira ko inkotanyi zatangiye kwigabiza ka gace katarangwamo imirwano arizo bita zone tampo. Zibwira abaturage ngo bahunge, birabibye ntibiba amaraso. Inkotanyi mbere yo gushoza indi ntambara zizabanze zibwire abatutsi bari mu gihugu bahunge, naho ubundi sakindi zabyara ikindi. Wabyumvise? Iyi ni jenoside, niba dahunga tuzabica. Hanyuma mbere yo gushoza nibyo nari ndimo mvuga. Ikindi kintu gikomeye banditse kuri iyi ntambara, Kangura nimero 55 n'ubundi yo muri Mutarama hasohotse 2. Ku rupapuro rwa 2 yaravuga ngo uwibwira ko intambara yarangiye ni wa wundi ufite amaso ntabone, amatwi ntiyumve. Yego ku rugamba iyo zabyumba, Ruhengeri n'ahandi amasasu asa n'ayahagaze, ariko ni agahenge gusa. Rubanda nyamwinshi ikwiye kuba amaso, atari ku munwa gusa, bikaba no mu bikorwa. Naho ubundi nayo yazakanguka byarangiye, agakorwa kakozwe. Abahutu bo mu Rwanda amashyaka yose barimo bakwiriye kuva ku butesi, bakareba kure y'amazuru yabo. Bakwiriye gufatanya, bitaba ibyo bikamera nka bya bindi ngo uburo bwinshi ntibugira umusururu. Ngabibwira ko intambara yarangiye ngo bategerera amasezerano Arusha babisubize amerwe mu isaho. Igeze mu ikoni rikomeye kandi ifite isura ebyiri. Icyemeza ko intambara igiye kurota muri Kigali nuko inkotanyi zatangiye gushotorana, zatangiye kugaba udutero ushuma mu masegiteri ya Remera
bimaze guhitana abantu babiri n'abandi benshi barakomeretse. Ibi ntabwo byabaga byabaye, ahubwo abaga irimo kwereka abantu ko intambara igiye kongera kubura mwitegure, ariko ntabwo yari ya ntambara isanzwe. Hanyuma aho ngaho bamara kuhava bakivugira ku rupfu rwa Habyarimana. Ndaje mbisobanure ahangaha aho bari baruhanuye. Kangura nimero ya 53 yasohotse mu kwezi kwa 12 muri 1993 yaravuze ngo Habyarimana azapfa bitarenze ukwezi kwa gatatu. Hari n'indi kangura yanditse, iyi kangura none niyo yongera yandika ngo intambara, ngo ninde uzakira intambara yo mu kwezi kwa gatatu, ubundi jenoside yagomba kuba mu kwa gatatu. Nicyo kibigaragaza, kuko kangura ubundi yari yarabyanditse inshuro nyinshi, kandi kangura yari yabande twabasobanuye. Niyo mpamvu Habyarimana yajyaga gushyiraho leta, yamara gutaha Sederiti ntabwo twe tubyemera, yamara kugaruka akongera akabwira FPR n'andi mashyaka bafatanyije. Umva, nukuri ko Imana Sederi yabyanze, nabo ngo barashaka nyine ngo tubahe umwanya. Bati turahiye umwanya Sederi gute se yaranze gusinya amasezerano yarusha. Ibyo bintu nibyo byakomeze gukururana mpaka Habyarimana bamurashe. Habyarimana rero nabo ubwe bakubwira ko guhera mu myaka za 86 na 67 yarananiwe. Abenshi mu bakoze isesengura banaganiriye n'abantu bakubwira ko ariyo mpamvu buriya Colonel Mayuya yishwe, kuko Colonel Mayuya yishwe muri 1988 aribwo hari hagiye kuba amatora ya perezida. Noneho Habyarimana yari yamaje kumenya ko FPR yavutse, yari afite amakuru ahagije yuko abasirikare b'abofisiye benshi mu Bugande harimo abanyarwanda, akabona igihugu kiri hasi, ubukungu bwaguye, akavuga ati ibintu byose nkurikije entourage iri ruhande rwanjye, abo turi kumwe, aya maboko ndi ruhande mvuga kankurura, reka ibintu mbe mbivuyemo nshyireho Colonel Mayuya. Colonel Mayuya yarashyigiye ko ibintu bihinduka. Colonel Mayuya ngo yari umuhanga, we yabonaga ngo ashobora kuba umukandida wamusimbura, ariko abibwiye umugore we ngo yabibwiye basaza be, cyane ko Colonel Serubuga ari we wari chef d'état major. Uyu Mayuya akaba yarayoboraga ikigo cya gisirikare cy'i Kanombe. Bahise bapanga ukuntu bamwica, baramurasa, bamaze kumwica kugira ngo nyine Habyarimana agume ku butegetsi ari nka wundi bagomba gukoresha ibyo bashaka ku inyungu zabo ku giti ari wenyine. Reka tuvuge ngo Habyarimana azapfa ngo ku itariki ngo mu kwezi kwa gatatu. Inyandiko yasohotse muri icyo kinyamakuru ku rupapuro rwa gatatu iragira iti ntabiba tutabivuze, ndetse no kuri front page biriho ku page, ku gifuniko cy'icyo kinyamakuru cy'iyo nimero yose ku gifuniko handitse ngo ntabiba tutabivuze, Perezida Habyarimana ashobora gupfa mbere y'uko ukwezi kwa gatatu kurangira. Nta byago nko kumenya ibibi bizakubaho ntacyo wabikoraho. Agakomeza akavuga ati mu kwezi gushize twabonye ibimenyetso simusiga bitwereka ko Habyarimana agiye kuzicwa, kandi we ntiyicwe n'umututsi ahubwo akicwa n'umuhutu. Ibyo twaje kubisuzuma n'ubwitonzi, dusesengura ibyo bimenyetso, dusanga uwo mugambi warateguye kera, ndetse kuwushyira mu bikorwa bikaba byari byoroshye, usibye ko bene kuwutegura batinya ingaruka zawo. Perezida Habyarimana azicwa ku buryo tugiye kubagezaho. Icya mbere, kumurasira mu misa. Icya kabiri, kumurasira mu giterane z'abayahuriyemo n'abandi bategetsi b'icyo gihe. Perezida Habyarimana azaraswa n'umuntu uzaba yaravuye mu ngabo z'u Rwanda kubera amasezerano ya Arusha. Impamvu zizatangwa kuri nyiri gukora ayo marorerwa ngo nuko abasirikare bazaba badafashwe neza kandi bararwaniye igihugu, bizatubera urujijo. Ibi byose tumaze kubabwira twabibwiwe n'ababizi neza. Mu gusoza iyi nyandiko ngeza akavuga ngo nta ukunda ubuzima bwa Habyarimana kumurusha, icyangombwa ni ukumubwira uko azagandagurwa. Uyu yari perezida w'igihugu, ntabwo ari Habyarimana wari wacariye mu muhengeri. Uyu ngeze yari yanditse, ngeze wize amashuri 6 ya primaire, yari yanditse ko perezida w'igihugu azapfa n'uburyo azicwamo. Nta perereza ryakurikiyeho, nta n'ibyabaye, nta no kumubaza, nta no kumuhagarika. Icyagaragaraga rero nuko Habyarimana byajyaga kwandika nawe hari ahantu babimubwiye, yashobora kuba yarabizi. Hanyuma bavuga se ubundi Habyarimana yashinjwaga iki? Kangura 56 yo muri Gashyantare 94 yaravuga ngo igitera rubanda impungenge kuri perezida Habyarimana nuko adashaka kumva inama zamugirira akamaro cyangwa se zakura igihugu mu makuba, ari nayo mpamvu abenshi bavuga ko ubwitonzi bwe azabuzira cyangwa bugatuma igihugu cyazaharira.
nimero 57 yo muri Werurwe ari hafi gupfa muri 1994 hasohotse indi nyandiko ivuga ngo Habyarimana atinya baringa. Ikigaragara nuko Habyarimana gikonje ku buryo abantu benshi bibaza icyo atinya n'uwo atinya, ariko akomeje gukina mu bikomeye. Singaye n'abamurega ko ari we ukomeje gutinza ishyirwaho n'inzego z'inzibacyuho yaguye. Ntituvuze ngo Habyarimana nafate abasirikare bafata ubutegetsi ku ngufu, wabyumvise? Nicyo barimo kumuporopoza nyine buriya. Barangiza ngo ariko nagire akanyabugabo akura igihugu mu gihirahiro akoresheje uburenganzira ahabwa n'amategeko. Hanyuma muri yindi yo mu kwa gatatu nimero 2 yo mu kwezi kwa gatatu yo yari ifite muri 1994 ku rupapuro rwa 7 bakavuga ngo ariko ubundi muri MND tuzizerende duhereye ku banyabwenge bayobotse MND ngo ntibumva abagira Habyarimana inama, ngo uyu munsi agaragaza ko icyemezo runaka atazacyemera bwacyo kumva ngo cyakemezo yagisinya. Ibyo bituma abanyabwenge bo muri MND bibaza niba Habyarimana azi neza ko afite ubutegetsi kandi ari nawe uhagarariye abahutu bose baharanira ubusugire bwa Repubulika. Ukibaza niba ahubwo umwanzi namara kumuhirika bitazaba uburyo bwo kutugwa gitiumu. Ibi byose nibyo bashinjaga Habyarimana. Ni nibyo bamubwiraga ngo akore akabyanga. Habyarimana rero yagombaga kwicwa. Nta byinshi nibuvugeho, uzabishaka azabisanga muri kino gitabo kuri analyse z'abantu bavuga ibyabo abamwishe, bavuga abantu batandatu, bavuga intagondwa zari ku butegetsi, bagashinja FPR, bagashinja ababirigi, bagashinja abafaransa, bashingiye ko Lieutenant Colonel Grégoire de Saint-Quentin yari asigaranye n'abandi basirikare 25 kandi amasezerano ya Arusha yari yaravuze ko nta musirikare w'umufaransa ugomba kuguma mu Rwanda. Akaba ari nawe wagiye aho indege yari imaze kugwa mu minota 15 indege iguye yahise ahagera. Raporo yakozwe n'abafaransa ndetse n'igitabo cyanditswe na Jacques Moreri basobanura neza yuko yahise atwara ibikoresho byashoboraga gufasha biri sensible kuba byagaragaza iperereza, yarangiza akanakora raporo akayohereza iwabo saa 3 n'igice yari yagezeyo. Kugeza ubu iyo raporo ntawe uzi ikirimo. Hanyuma rero abantu benshi bashingira ku bintu byinshi. Nge ntaho nigeze mfata umwanzuro ngo mvuge ngo ni uyu nguyu cyangwa n'uyu wayihanuye, ariko hari byo ngerageza kubwira abantu nti muzatekereze kuri ibi bikurikira. Ni gute ushobora guhanura indege udafitanye connection n'abantu bari muri cabine tour de contrôle ngo baguha amakuru indege iri ku muvuduko uyu n'uyu, indege iri kuri altitude niyi, indege ihagurutse isaha izi n'izi, indege iragera isaha izi n'izi. Icyo kikaba kimwe. Cya kabiri, mu minota 2 mbere y'uko indege ihingutse amazuru bayirasa, amatara yo ku kibuga cy'indege yazimijwe nande ninde wari uhari. Ikindi cya gatatu abantu bibaza, isoko ryo kumurindira irema ubundi ryaremaga kuwa gatatu, sinzi n'ubu aribwo rikirema, ryararemaga rikaremura saa 11 n'igice gutyo. Abasirikare ba Habyarimana bamurinda bagiye kuri cyura saa 8 ngo mutahe, ntago mwemere gukomeza kuba muri hano kugira ngo bataza kumenya ikirimo gukorwa cyangwa igitegurwa. Ikindi nuko ivyombo bya gisirikare bavuganiragaho byitumanaho uwo munsi saa 4 bahinduye frequency bagomba bavuganiragaho, isigara mu gatsiko k'abantu bakeya gusa. Hanyuma ikindi bavuga nuko indege imaje kugwa bagosora hise yiruka nkajya kureba Roger Bobo, aravuga ati c'est un putsch, ne t'en fais pas, ni coup d'état dukoze, humura. Ariko turimo kumetriza la situation mu biganza byacu, ngahubwo mfashe hagaruka Colonel Serubuga agaruke mu gisirikare na n'abakoloneli babiri bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru mu kwezi kwa 1992 bitewe na nari amavugurura perezida Habyarimana yari yakoze. Ni Colonel Serubuga na Colonel Rwagafirita. Abo bantu babwire bagaruke mu gisirikare baze bamfashe guhangana ni situation ndimo. Aravuga ati ariko nge ntago ari nge uyobora u Rwanda, nushaka kubahamagara, nushaka kubareka. Ibyo ni dukeye wenda umuntu yabasha kuvugaho, wenda abantu bazagira umwanya wo ko n'iki gitabo nikimara gusohoka bazakibona, bazabisoma, wenda tuwazagira n'umwanya wo kubiganiraho kubivugwa kuri iryo hanuguru yagiye ndege, kuko ni indege mu perezida watuyoboraga, ntago bikuye kuba ibanga cyane ko urubyiruko ruriho ubu ngubu. Nibyo bibazo bakubaza buri munsi. Twavugaga kuri Kangura, reka tugaruke gato kuri radio yitwa RTRM nayo yatangiye kuvuga bwa mbere hano mu Rwanda
ku itariki 8 z'ukwezi kwa karindwi 1993, hasigaye hafi ukwezi kutuzuye neza ngo amasezerano ya Arusha asinywe, kuko yo yasinywe ku itariki 4 z'ukwezi kwa 8. RTRM rero ibyo yavugaga ntaho byari bitandukaniye na Kangura, uretse ko na Kangura ari nayo twavuze yonyine. Hari ibindi binyamakuru byandukuraga terike ibyo Kangura yanditse, nabyo bakabifata bakabyandukura. Watangaga inyandiko muri Kanguka, muri Kangura yazijyanaga no muri ibyo bitangazamakuru byari bihuje ibyitwa za Nyiramacibiri, Ramedaye Nyiramacibiri, ibyitwaga Interahamwe, icyitwaga Umurwanashyaka, icyitwaga ibinyamakuru nk'ibyo ngibyo. Ibyo byose inyandiko uko yasohokaga muri Kangura nako yasohokaga muri. Tugarutse rero kuri radio RTL, ariko hano hari icyo mbonye twakomeje kuvuga cyane kuri Ngeze. Hano hari utwereje ubutumwa, aravuga ati se ko uwo munyamateka avuga ko Kangura ko Ngeze Hasani yari yarize amashuri abanza gusa, atweretse ibaruwa mbona yanditswe ku itariki 20 z'ukwa 5 1997 yandikiranaga na Philip Lench, uyu mu professeur wo mu Bubiligi. Bareze ko tubona niwe yanditse mu rurimi rw'igifaransa, yandikaga mu cyo gifaransa kimeze gutya atarize. Ndabona yanditse ari Nairobi icyo gihe. Se twayinkuzaniye ngo nyandikire ibaruwa ngiye kohereza umuntu ni wabikora. Ngeze Hasani yize amashuri abanza, yari umudozi w'inkweto, yabaye convoyeur wa bisi, avamo ajya gukora muri mu kiosk kaje guhakwa, avamo ahagarara. Ibyo yabifatanyaga no kuba ahagarariye ikinyamakuru cya Kanguka. Ariko mwibyo bihe ubwo yashubijwe nibwo nanze kuba ari musubiza kugira ngo umwisubirize cyane ko yaje ko ari wowe usubiza. Ahubwo icyo gihe Kanguka yaje gusinzirira zima. Yashushe nk'izima. Urugamba rwo kubohora u Rwanda rukimara gutangira, Rwabukumba Ravi ari mu bantu ba mbere bafunzwe azira ngo kuba yaragiye guhura n'umwami Kigeli ndetse agahura n'impunzi zo hanze kandi arizo zateye igihugu. Ikinyamakuru cye cyahise gisa nk'ikizimye cyane ko noneho muri 1990 bayita le printemps, sinzi irindi jambo rikurikira, ariko no mwaka hatangiye kuvukamo ibinyamakuru byinshi ku buryo jenoside yabaye tumaze kugira ibinyamakuru birenga 70. Se muri ibyo binyamakuru nta binyamakuru mpuzamahanga byarimo? Nta byari bihari. Ikinyamakuru yandikaga mu gifaransa ni cya kindi le dialogue na la relève yaje kuba la nouvelle nyuma nuko nimvaho yaje kuba nshya nyuma ya jenoside. Hari icyo nari nigeze kubaza k'ibinyamakuru nkubwira nti wagize isesengura ibyo bitangazamakuru n'ibikugabura uyu munsi, ibinyamakuru by'uyu munsi byo. Reka nshimire itangazamakuru ry'uyu munsi. Buriya ndabona ko bigiye ku mateka, ndabona ko ni itangazamakuru riduha icyizere, ni itangazamakuru rifite icyerekezo cyo kubaka ubumwe bw'abanyarwanda. Ni itangazamakuru ryasobanukiwe neza yuko nta sosiyete n'imwe ishobora gutera imbere ngo idashyize hamwe abaturage bayigize. Buriya bihugu Ubushinwa, Ubuhinde bitera imbere kubera umwe bw'abaturage babo. Iri tangazamakuru rero rifite uruhare rukomeye cyane mu kongera kubaka ubumwe bwari bwarashwanyutse guhera muri za 50 kugera muri za 94. Ni imyaka myinshi, ntago muzahita mubona umusaruro. Umusaruro muzawubona ariko ntago muzahita muhindura ibintu byose 100%. Ariko ni impamo ya Mungu, turabashima, turabakunda. Itangazamakuru ryacu rizi kirazira gutandukanya abanyarwanda, kirazira kubiba ingengabitekerezo ya jenoside, kirazira gukwirakwiza amacakubiri ayo ariyo yose. Nk'uko Peacemaker Mbungiramihigo yabivugaga, ikigaragara kandi kiriho nuko abanyamakuru bafite umurongo, n'umunyamakuru uzarenga izi kirazira z'abanyamakuru. Umunyamakuru uzafata icyemezo agakora ibintu bye ku giti cye, ntabaga zaba ari system y'itangazamakuru rihari, zaba ari we ku giti cye kandi azabikurikirana. Hanyuma turimo turagana ku musozo, reka tunasoreze n'uri ku batumirwa bacu twabanye mu buryo bw'ikoranabuhanga. Twamaze kubona Bwana Gonza Muganwa, umuyobozi w'ishyirahamwe nyarwanda ry'abanyamakuru. Gonza, turimo turagana ku musozo kandi twagushimiye cyane ku ruhare wagize muri iki kiganiro. Hanyuma turagira ngo dusoreze nashimiye cyane ko mwagiteguye
no gutumira umunyamateka kubera ko yavuze ibintu byiza cyane abantu bayakeneye kumenya. ubwo turagira ngo dusoze n'ubundi uhanura abanyamakuru uduhanura nk'abanyamakuru ndetse ubwo n'ibitangazamakuru muri rusange nk'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru bo mu Rwanda. Ikintu cyagaragaye ni uko akenshi ugeze no kubaza niba ari byo cy'ubushobozi cyangwa bitari bwo, ariko nibuke yuko abantu bakoreshaga iyo kangura harimo Nahimana Ferina. Ntabwo yari umuntu utize, yari yarize azi niyo propaganda ukuntu ikorwa. Rero akenshi ntabwo ariho bisaba nyine kugira ngo ari abantu baba batazi iyo bakora bakoresha, ahubwo aba bakoresha bari bandi. Igihe ari abantu bize bafite ubuhanga ariko babukoresha nabi, babona ko bashobora gukoresha abandi ibintu bibi cyane. Icyo twavuga nyine itangazamakuru Peacemaker yavuze nyine dufite ubutegetsi bwiza n'umurongo mwiza wa politiki mu gihugu. Uruhare rwacu gukomeza kuruteza imbere n'ubu Innocent yarimo kuvuga mu kanya ko ashinzwe itangazamakuru, turamushimiye kuba abibona yuko itangazamakuru y'iki gihe n'umurongo mwiza. Icyo twabwira abanyamakuru bagenzi bacu gukomeza uwo murongo, bagakomeza kugira uruhare rukomeye itangazamakuru rifite umwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, gukomeza gukurikira amahame y'itangazamakuru tugenderaho no gukomeza gukurikira no kuyoboza no gutanga amakuru akwiye agenzuye cyane cyane abafite ingengabitekerezo cyangwa bagamije gusenya cyangwa kuba amacakubiri umuryango nyarwanda. Gonza reka tugushimire, wakoze cyane. Nakoze cyane Alphonse. Rero yari Bwana Gonza Muganwa, ni umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru hano mu Rwanda ARG. Reka tunashake ku murongo wa telefone kandi Bwana Peacemaker Mbungiramihigo, umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama nkuru y'igihugu y'itangazamakuru Media High Council, kugira ngo nawe asoze agira ubutumwa atugenera nk'abanyamakuru mu Rwanda mw'iki gihe, cyane ko ni n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rushinzwe kubaka ubushobozi. Peacemaker, turagufite nawe kuri telefone. Murakoze cyane. Mu gusoza iki kiganiro tubashimira ko mwaduhaye uyu mwanya, turagira ngo duhe ubutumwa itangazamakuru. Murabizi ko abanyarwanda twese twatangiye urugendo rwo gushimangira ubunyarwanda duhuza twirinda ikidutanya. Itangazamakuru rero rifite uruhare rukomeye cyane, inshingano zikomeye kugira ngo urugendo twatangiye koko guharanira kuba umunyarwanda, iyo gahunda ibe icyomoro koko cy'ibikomere twasigiwe n'amateka mabi nk'uko Innocent yabisobanuye neza. Urwo rugendo kugira ngo koko bitubere icyomoro cy'ibyo bikomere twasigiwe n'ayo mateka, turusheho guharanira igihango cy'ubunyarwanda, nuko itangazamakuru rirushaho guherekeza abanyarwanda muri urwo rugendo, riharanira amateka, ababyiruka, riharanira kuba umusemburo umwe bw'abanyarwanda n'ubunyarwanda duharanira, kandi riharanira guhangana n'ibyo bibazo ko twakomeje kubigarukaho twasigiwe n'amateka, duharanira ko rwiza twifuza. Ni ubwo butumwa nifuzaga guha itangazamakuru, bigere uko abanyarwanda barifasha kuko rigira uruhare mu buzima bw'igihugu, bakaritera inkunga kugira ngo koko tugere ku Rwanda rwiza ruzira amacakubiri, ruharanira iterambere abanyarwanda bose bagiramo uruhare. Reka tugushimire, urakoze cyane. Murakoze namwe.
yakoze cyane rero bwana Peacemaker Mbungiramihigo. uyu ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'itangazamakuru Media High Council. twabanye mu buryo bw'ikoranabuhanga, ubu niko bimeze kandi bose bakoze cyane. ndibwira ko ubutumwa bwagomba gutangwa nyine bwatambutse. hanyuma Innocent Karame, turimo turagana ku musozo. reka dusoze. Ndagira ngo nihanganishe abantu barokotse jenoside ya 1994 bakiriho. ndagira ngo kandi nihanganisha ababuze ababo muri biriya bihe bitari byoroshye. ndabihanganishe ba Nepo, ba Polon, ba Karine, ba umuyobozi wacu Freddy ndetse na Anita Kayirangwa, Janvier Uwase, Lambert Kanamugire, Daritanya, Sultani, Honoré, Eugenie. abo mwese ndabihanganishe. mukomere ntibizongera. dufite umuyobozi mwiza, dufite nyakubahwa Paul Kagame yaharaniye kubihagarika kandi yabihagaritse burundu. ni muhumure, Imana ibaha umugisha. hanyuma rero mwakoze cyane abo twabanye mw'iki kiganiro. ibitekerezo byanyu n'amatelefoni ntabwo twashoboye kubifata, ihangane ubwo umwanya watubanye muto, ariko turacyari kumwe kandi natwe dusoza twifuriza abanyarwanda gukomera muri ibihe by'umwihariko abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. twibuke kandi twiyubaka, ndetse ikindi tunazirikana n'ubundi aya mabwiriza yo kuguma mu rugo kugira ngo twirinde ikwirakwira ry'icyorezo cya coronavirus. mwakoze cyane. nitwa Alphonse Twahirwa, nari kumwe na Daniel Hakizimana. tunashimira cyane kandi umutumirwa wacu Innocent Nizeyimana wandika ku mateka, cyane cyane amateka y'u Rwanda. turasubira nyine ku munsi w'ejo nk'uko bisanzwe. mukomeze kugira ibihe byiza, 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 ibihe byiza.